ikinamico. bakunzi ba radiyo rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa umutima w'igihuhwe wanditswe na Muhorakeye Viviane unonosorwa n'itorero indamutsa. muri ubu buzima twese tuba dushaka kubaho neza dufite ibyo dukeneye byose, gusa inzira tunyuramo dushaka umukiro ziratandukanye. ushobora kunyura iy'ubusamo wibwira ko itaruhije, ariko amaherezo ikazakugeza ku manga udashobora kwikuramo. hari abagira akarimi gasize umunyu bibeshya ko kabakura mu mage ayo ari yo yose, ariko hari aho utugambo turyohereye tudakora. kora neza, urye duke twiza wiyuhiye akuya, ureke kwiringira kuzakizwa no gushyeshyenga abandi, kuko burya ubwenge bwari bwiza, ikibazo bwamenywe na bose. ikindi ngo utazi ubwenge ashima ubwe. niwibeshya ko warushije abandi ubwenge nyuma ukisanga hari ababukurusha, ntuzavuge ngo sinakuburiye. dukurikire umukino. Mana yanjye Hamisi ngwino tugende ariko reka kwigiraho gutyo, ubundi uzamenya ryari ko wakuze. ariko si byo nashaka kubabwira ko nawe ubizi, wagiye rwose ukabibabwira ukandika. mbese wowe urabatinye none n'igihe ushaka gushora. oya si ukugushora nyine, ariko urabizi rwose viye ndamutinya pe, muze ndamutinya urabizi. gusa wowe ntacyo yagutwara, nawe urabizi ko ntacyo yakugira. burya ngo inuma nikubitwa. oya humura nawe ntacyo agutwara yewe. ngwino ndagufasha kubimwumvisha kandi ndabizi nta kintu agutwara yewe. usiga gukomeza ibintu mane nk'ubu bivuga. ese wowe na mushiki wawe muri gusigana mu bikirami yatwumvise kutuvanye mu cyumba uvuga ko ushaka ko tuganira, none twicaye twakuze ahubwo uri gukurana na mushiki wawe ubwo murafite ibiki. ndaje mama. nuko nshaka ko na Rehema yumva ibiganiro byacu. nawe biramureba, nako niwe wenyine bireba da. none se ubwo ari ipfusha ubusa mu biti. ntacyo papa turaje rwose. nimugire vuba, ahubwo ngiye nifite izindi gahunda, se mfite umunsi wose hano. ntutubwire vuba. vaho tugende dada. nagiye ku mana yagisha umunsi imana nzakwishyura. ariko n'ubu tugende ureke gutesha ababyeyi umwanya. twaje papa. icyo kiganiro ngo kireba Rehema wenyine se ubwo kimeze gite? cyerekeranye n'ibiki? nyine hari ibyo naganiriye na Rehema nsanga namwe mugomba kubimenya. ahubwo sinzi impamvu yatinye kubivuga. none ubundi wowe wabibabwiye ko nawe wabahamagaje. umva nimuvuge ibyo muvuga ntararakara mwabana. urabona aho mwanteshereje umwanya. gusa wabivuze rero ndambiye iyo mikino yanyu rwose. ndabona yatinya, hari wasanga hari amasoni y'abakobwa. reka mbyivugire. tubwire wowe rata. urumva nyine dada afite umusore bakundana, ndetse ngo bifuza no kubana. ibyo nibyo yatinyaga kuvuga. kandi numva ari ibintu byiza ko ari inkuru nziza. ikibazo nyine umusore wa Rehema afite ikibazo cy'ubushobozi buke. ubushobozi buke? yakwitonze se akabona uburyo warirukazwa n'iki. wasanga Rehema atwite bakaba bashaka gusiganwa n'iminsi. iki papa ibyo busa wowe urabiyobewe. reka rwose njye nta kibazo mfite. none se meze neza. ikibazo se kiri? none se ubundi kuki bimutubwiye? nyine nashakaga ko nakurebye niwe wabinsabye. nyine nagiraga ngo niba bishoboka. fiyanse wa Rehema afite inyubako ari kuvugurura z'ikigo afite cyita ku bana b'incuke papa. ubwo nyine ni bimwe bita irerero. ariko ngo abamuteraga inkunga barazihagaritse, ndetse banisubiriye iwabo mu mahanga. rwose baragiye. ubwo se ubwo ibyo nibyo byari byamunaniye kuvuga. hanyuma se ubwo ngewe ibyo ngibyo byamfasha iki? nyine
Rehema yarambwiye ngo yifuza ko mwatera uwo musore inkunga akarangiza kuvugurura iyo nyubako hanyuma bagakora ubukwe. Mubaraka nagiye kera ko busa noneho urwo narindiriye ndarubonye. Mbese ni ukugura umukwe. Ngewe si uko mzumva ariko niba abana bakundana se bakaba bifuza gushinga urugo ndumva twabashyigikira wenda bakomeje gutinda hashobora kuba n'ibyo tutiteguye simbizi by'inkundo ntiwabishobora. Ariko uko ni ugushyigikira amafuti Zayina. Uwo musore utabona ubushobozi bwo gukora ubukwe se ubundi urumva azashobora gutunga umukobwa wanjye cyangwa buri kwezi uzajya uhaha upakira imodoka umushyira. None si ibibazo ntibibaho bikagera igihe bigashira? Niba ari muri kirize kubera imirimo y'ubwubatsi arimo ntayirangiza ntazasubira ku murongo. Nategereze nyine abanze yisuganye hagiye yatekereza iby'ubukwe. Ariko si ubushobozi kutabubuze wafashije umukwe wawe papa. Nidukomeza gutegereza tukazashiduka Rehema yirekuye ibyo nibyo bizaguhesha ishema. Ariko se ubwo azaba yirekura ajyahe cyangwa niyirekura azaba ahimye ndi ubu umukobwa ungana utya ntazi gutandukanya icyatsi n'ururu. Ariko rwose wakwibutse ku iki kigero nawe wakinyuzemo. Niba se narakinyuzemo nakinyuzemo mu bibi. Baba nisikilize tafadhali. Wibuke ko Rehema ari we mukobwa wenyine ufite akaba na bucura bwawe. Niki wamwima koko? Ifaranga urifite. Mva ngewe nta n'urupfumuye nzamuha ngewe Mubaraka. Umva nta kimwirukansa nategereza arangize ibyarimo maze yisuganye. Herega no mu kanya muraza kunsaba kuzamuhata nankwereye. Ibyo byo ntibishoboka nta n'uwabihingutse. Ariko ubundi umusore ngo nuwaye nyine yitwa Jibril iwabo ni Kinshasa. Nuko akorera inaha nk'umushoramari ariko ntabwo ari iwabo. Icyo kigo se nicyo cyonyine yashoyemo imari? Oya afite n'indi mishinga gusa imwe yabaye ayihagaritse ngo yite kuri izo nyubako amashuri azatangire zararangiye. Ibyo ndabyumva noneho. None inkunga akeneye ingana iki? Ngo yari yabwiye Rehema ko yamutwara nka miliyoni 15 hafi 15. Ko numva ari menshi ra? Yambwiraga nyine ko afite 10 zo arazifite arabura 5 zonyine nizo twifuza ko umufashe rwose mugabo mwiza. 5 n'amafaranga uze muri uru rugo koko. Ndumva wamuha nk'esheshatu cyangwa 7 kugira ngo adasigara adafite n'utwo kumurengera. Gusa nuko mukomeje kumpatiriza ariko umugabo nyamugabo ashaka uko yivana mu bibazo atagombye kwishingikiriza urutugu rw'undi. Oya muze aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi ahubwo urakoze ko yemeye gufasha Rehema wacu. Erega niwe ugiriye. Asante sana rwose mugabo mwiza. Imana iguhe umugisha. Alhamdulillah. Papa urakoze cyane. Hamisi na mama namwe mwakoze kubyumva no kunshyigikira rwose. Kuri mwana wacu. Mwakoze. Noneho nshobora kugenda se? Yego papa yego rwose. Ariko ntaribagirwa. Umva uzanzanira uwo musore rwose tuganire tuzabanze tunamenyane mwana wawe. Yego nzamuzanira. Ubundi mbone kumushyikiriza iyo nkunga. Rwose penda n'umukira. Vuba cyane. Murabona ko babaza mwana wanjye. Reka nari nabikubwiye ko atari bo byange. Azamuzana vuba rwose muzehe. Rwose nzamuzana. Kandi ndacyagushimira cyane. Asante. Ese mama nahindutse iki ko mbona unyitegereza cyane? Sikumaze ibinota nk'itanu ndeba utanahumbya. Nareba ukuntu uri gucya da. Zubiye uruhanga rwawe rubengerana ati usigaye wisiga ibiki? Mama ntungire ko waketse ko ndi kwisiga amavuta y'indururu. Ibyo sinabikora rwose. Igikara cyanjye kiranyuze. Ariko ni na cyiza. Ariko nyine n'uburyo nkureba ndabona warahindutse kuri byinshi. Imisatsi yawe y'imbere ko ndeba yapfutse yashizeho ubwo ntiwaba. Nibyo ndatwite mama. Naranze kubikubwira ngo ndebe kuzabyibona none uragitsinze. Urumva se nayoberwa umuntu utwite mfite imbyaro 10 zose. Umva mbese ko utari warabibonye mbere yose. Nuko maze iminsi ugenda mu rukeri ukanataha nijoro uhita uryama. Simbaje kukwitegereza naho ubundi mba narabibonye kera. Turiri kuri se. Koko. Yewe. Mama, Imana yumvise amarira yanjye. Ye?
nahoraga nyibaza impamvu yantwaye Samu kare none dore nibura mbonye icyo nzajya mwibukira ushimwe Imana yanjye. Imana yagize neza ni ukuri niba yaragusigiye inda. Icyampa nkazabyara umuhungu usa na Samu rwose uva kumureba mu ifoto byonyine ntabwo numva bimagije. Ariko Seride umutima wawe uzakomeza kwizirika kuri Samu kugeza ryari? Ndabyumva waramukundaga ntiwanahita umwibagirwa. Ibyo byo ntibishoboka. Ariko se ko agakomye kose uvuga Samu akabaye kose Samu urumva amaherezo azaba yahi? Sinzi niba nzabasha kwibagirwa Samu mama. Ndabizi ntibyoroshye ntacyo ariko maze iminsi mbona ucuditse na wa musore mukorana wenda azagufasha kwikuramo Samu. Mama Samu yari umugabo wanjye. Ndabizi twabanye dukundanye nubwo tutarambanye. ihangane mwana wa ihangane ni ukuri. ntacyo tuma rero mwibagirwa. Yo kabishywe ngiye kumubyarira imfura. Ibyo ndabizi kandi nanjye Samu naramukundaga rwose yari umukwe muzima ariko Imana yamukunze kuturusha. Ni umuhiruhuko ridashira. ubukira mu mahoro Samu wanjye. Umva Lidiya wanjye wowe uracyari muzima ugomba kuva mu gicucu cye ukabaho ubuzima bwawe. Urumva uracyafite imyaka myinshi imbere yawe uzakunda ukundwe. Uretse ibyo mama uretse reka mbanze mbyare nirerera umwana wanjye yigire hejuru. Ibyo gukundana no gushaka byo rwose bubiretse ndakwinginze. None se ubucuti ufitanye na Peter ni inshuti isanzwe ntagira urukundo tuvugana. Nibiza amaso uzabyitwara muti. Umusore n'inkumi ko ari nk'amasinga abiri y'umuriro adahuje ibimenyetso ko iyo uyegeranije akururana. Urakeka bizaguma ari ubucuti gusa? Sinzi mama sinshaka no kubitekerezaho. Ubwo ni kwaba ari ukubyina mbere y'umuziki. Si uko mbyumva. Ubwo nibiza nzamenya uko mbyakira bitewe n'ikizaba kigezweho icyo gihe. Aha uzitonde mwana wa hatazagira ibigufatanye n'agahinda nk'uko mpora mbikubwira. Uratangiye kandi ubwo ari wowe. None se sibyo? Hanyuma se wagiye kwa muganga? Oya ninjye wipimye kuko numvaga mfite ibimenyetso by'umugore utwite. Ni ugushaka uko wajya kwa muganga rero bagatangira gukurikirana ubuzima bw'umwana. Ese ntihakiri kare koko mama? Nta mezi 2 ntaruzura neza. Si ibyo byiza se nyine gutangira kumukurikirana akiri muto? Oya nzajyaho byibura indigeze mu mezi 4. Hanyuma se ku kazi byagenze bite? Ejo numvaga mutongana kuri telefone ngo uri kwica akazi. Reka bageze aho barabyumva nta yandi mahitamo bari bafite. None se nabura gukurikirana iby'ubwishingizi ngo banyishyure? Barayaguhaye se? Yumvira mama di none byahita bikemuka umunsi umwe. Ndabizi se. Twabahaye dosiye nyine bazatubwira niba mara kuyigaho. Ariko mwizeye ko bizakunda? Ibyo ryo ni ihame. Kuva Samu yarafashe ubwishingizi bw'imodoka kandi impanuka yatwaye ubuzima bw'akaba atari we yaturutseho bazanyishyura. Gusa byose nyine ntacyo bimaze mama. Ntacyo bimaze kuko nta mwana wanjye nakunde twagira. Ihangane komera. Ihangane ihorere. Habari ndugu yangu. Meza mzee wangu. Makuru meza kabisa. Karibu tena. Murakoze cyane mzee. Nishimiye kukubona rero. Wiyumvemo ko hanari iwanyu rwose ngo haye ikaze. Murakoze cyane. Ni wowe umukobwa wanjye amaze iminsi ambwira ko wamwibye umutima. Ni mimi mwenyewe rwose ntabwo mwibeshye rwose. Mashama umukobwa wanjye se uramukunda nk'uko nagukunda? Ndiyo mzee ndiyo kabisa. Rehema ndamukunda cyane. Nifuza ko yambera mama w'abatoto. Agikomokaye. Ukora akazi bwoko ki? Nje navuke Kinshasa. Yego. Semugari. Ariko nyine ngenda ntura ahantu hatandukanye kubera biashara kabisa. Wewe ko munyimari? Ngendi mushoramari. Nakubali. Nagutumyeho rero ngo tuganire tumenyane nk'umukwe na sebukwe
rwose aho nta urisanga. kibazo rwose nta kibazo umaze icyo ushaka cyose icyo ushaka cyose kumenya njye niko karibu kukubwira kabisa. hanyuma se wize nk'iki? Komusa nize amashuri abanza komusa kabisa. gusa muse mimi ni yatima. yatima? ababyeyi banje bapfuye ndi umwana mutoya cyane mudogo cyane. pole sana mukwe wangu. n'abavandimwe banje bose bari fariki bari kupfa mu mazi bose bakarohama bose baguye mu mazi bagashira bose. we rero sinari kubona ubushobozi bwo komeza amashuri. ndabyumva rwose ntibyari koroha. yego mtoto yatima. yatima. ubu se ninde wakureze sha? miye nakuze ndi umwana wo ku muhanda barabarani kabisa. myaka myinshi cyane rimwe ndarwara ndaremba. umuntu mwiza njyana kwa muganga. uwo muntu mwiza se aracyariho? uramwibuka? arahari ariko Kinshasa. ndiyo umva nje navuye kwa muganga. anjaniwe mu rugo niga gukanika mekanisye. uko mekanisye? mekanisye mimi niko mekanisye. maze kubimenya nanja gukora mu igaraje. ndumva waranyuze muri byinshi rwose. byinshi. waje kuba umushoramari gute se? muda moja rimwe nje nakoreye umuntu w'imodoka. yayibagiremo dolari nyingi sana. amadolari menshi cyane. harafu hagarutse nje nishamurudiye faranga zake nje ndayamuha. waramusubije amafaranga wari wakuye? Alifurahi kabisa. uko mtu mzuri. harafu kunshingira garage yangu kubera kunshimira. aragushimira gushingira garage. nilianza nani kuwa mwenye mari kabisa kabisa. ubundi se urerero bambwiye shure niyihe mishinga yindi washoyemo imari? mifite migabane muri banke mingi sana. no mu ruganda dukora mitobe Kinshasa. pare Kinshasa. wageze kuri urwo rwego? niko na societe ya transport itwara abantu hano papa Rwanda mu Rwanda hano mu Rwanda ufite? niko mfite imodoka ebyiri. ufite imodoka ebyiri zitwara abantu? niko mfanya biashara mimi. ukomeye. jewe ndumva rwose warashoye ahantu hatandukanye. ni byiza cyane rwose. na hapa Rwanda. hanyuma irerero ryawe ngo abariteraga inkunga ngo harya barigendeye? yego gusa bagiye maze gutangira kuvugurura inyubako yangu kabisa gushaka abandi baterankunga. yego ndabyumva rwose. ubwo se imishinga yawe ntiyahagaze? oya pana. iyo mishinga yinjiza amafaranga biashara yinjiza ndi kukoresha nubaka nyumba yangu. mikabane muri banki niyo ushaka gushyira ku isoko ngo isaidie inyubako irangire vuba. iyo mugabane yihorere. ndagushakira miliyoni 7. wewe mzee mwiza cyane mzee. miliyoni 7 urangize kubaka rwose. nakushukuru kabisa. abana bagaruke kwiga. icyo ni igikorwa cyiza cyo gufasha abana. mzee uko muto muzuri kabisa. ntabwo rwose ngiye nakwanga kugushyigikira kuko ngewe nkunda gufasha imfubyi. asante sana mzee mimi nafurahi. uko mtoto yatima aguhemikisha myinshi. ngakubariki. migisha. ese rehema yihishe hedi? Hamisi? Rehema
bwira mushiki wawe azaganirize fiyanse we di musarimiye niba nanjye yari yatinye ndabaha rugari ibyo nyina muganirizaga birarangira ariko najya gutaha mumbwire nze muhe sheke mzee mzuri nakwanga karine ka sheke nibutse ko kashize reka ngende nyabikuze ndaje mzee kabisa asante sana kabisa ubu mugiye kuba umukire faranga mimi nitakuwa mtagire faranga sana vizuri kabisa. Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha gukena haleluya Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha gukena Yesu ni byose Yesu ni byose Meridi uzumwanzi umunezero uhatse iki ko ntaheruka kukubona wishimye gutyo reka nezerwe baba ndanezerewe igihe nababaye kirahagije rwose ibyo nibyo muramusubiza rwose mwana wanjye ndagukunda komeza wishime Yesu ariko se njye sinkwiye kumenya icyagushimishije nkagufasha kuririmbira Yesu koko reka nta kidasanzwe mama ni uko gusa amaze gusoma bibiliya wumva umutima wanjye uranezerewe nibyo rwose jya urenza ku bibazo byose ufite unezerwe mwana wawe burya abantu bose ubona baba bafite ibibazo bitandukanye nawe twe turebera inyuma tukibwira ko bagezeyo bagafashe wa mugani w'imvugo y'ubu baba bafite ibibazo tutabasha kumenya ibyo nibyo rwose rero nayo ndimo nsoma inkuru za Yobu ukuntu abana be bose bapfuye amatungo y'agashira akanarwara ibishyute ariko ngo yaravuze ngo navuye mu nda y'amamba nambaye ubusa ngo nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye ngo Uwiteka niwe wabimpaye ngo ni nawe ubyisubije izina rye rihimbazwe amen erega uriya mugabo yari afite kwihangana no kwiyingira Imana bitajegajega ubu rero nanjye ndashaka kumwigana Imana ibigufashemo rwose uzi iyo wigunze ukuntu binshengura umutima none witangiye kuvuga kuri samukarira muraho nkwirwa nahisemo kwiyakira mama Imana ishimwe kuko guhora ndira ntibizamugarura Imana niyo yari yaraduhuje nayo yemeye ko urupfu rudutandukanye kuko ikora icyo ishatse rero nahisemo kwakira ubushake bwayo icyo cyemezo ni cyiza rwose ni indashyikirwa nahoraga ntegereje kuzongera kukubona n'inseko nziza nk'uko aho zamanzaganye yose atarakwituraho none birasohoye ubu rero ushatse warasubira mu cyaro noneho kuba wagiye nyine ntibizongera kuntonda aya ntabwo nahita ngusigana none nzaguma hano ubanze ubyare ngutindire ikiriri ngushigishira agakoma kusekazi aha cyabura amezi menshi mama kereka niba nawe umujyi warakubaye supadipu nka wa muhanzi ukaba udashaka gusubira mu cyaro yewe ibyo sinabivuze gusa nta n'ikinyirukansa ubundi ntacyo njya gukora nta mwana ndiza nta mugabo nyigira ngo arabura umwitaho imyaka wasize mu murima se nikenera kubagarwa cyangwa gusarurwa ubwo bizagenda bite ariko ko ndambiwe karimuko iyo myaka wiretse ndaba njya kubyuhaha iyi nda yanjye imwe si guteye ubwoba uhuye rwose ntabwo nkurambiwe mama cyangwa kuvuga ko umaze kwibagirwa umugabo wawe urashaka kugeza n'abagabo nta ntutinye ko nzakubangamira ariko ubwo ubuvuzi wabanje gutekereza mama kabiri kangahe se wambonye ngendera muri izo nzira kubera akariyemora reka niganirira gada urabona ukuntu wari uhise ukambye agahanga uhuye rwose ntukantekerereze ntabwo nzabyongera rwose mabuja erega ubundi urakuze ufite uburenganzira bwo guhitamo uko ubaho ubuzima bwawe ibyo simbihakanye ariko nanone nta buzima nabaho byatuma mbangamirwa no kubana nawe nuko gusa mba mfite impungenge kubw'ibyo wasize mu cyaro byakwangirika cyangwa bikibwa umura nzajya nyuzamo njye kureba uko byifashe erega sinahasize honyine ninde se wahasigiye nasigiye babahungu bo kwa rukara urufunguzo ku manywa birirwa mu byabo nijoro bakarara muri cya cyumba cyahoze ari icyawe urumva rero ko nta wahavogera niba ari ibyo noneho ndumva nta kibazo ahubwo niba uyu munsi uri bugere ku kazi unzanire utunini rwose n'ubu mfite imbeho kandi naraye ntengurwa
ndakeka ko ndwaye malariya. ariko igihe nakuburije kwivuza magendu ntiyumva mama ko ufite mituweli wafashe amafaranga ukajya ku kigo nderabuzima ukisuzumisha neza ubundi ugafata imiti uzi icyo urwaye. ariko ndajya kwirirwa nanitse agahanga ku zuba ngo ndatonda umurongo kuki kandi nzi icyo ndwaye. jya kwisuzumisha ureke iyo myumvire itajyanye n'igihe mama. niba udashaka gutonda umurongo uzazindukireyo baguhereho, ariko ibyo byo kugura utunini witekerereje ubireke unabicikeho rwose. nanga ko komeza ibintu nawe. ubundi somba ndi mu cyaro simba nivugutiye igicuncu n'umuravumba nkagutomera bugacya ndibereye. umva kandi ndamubuza bimwe akazana ibirushijeho kuba bibi. mbabarira. umuganga abereyeho iki wajya ugenda akakuvura ko ari byo yigiye. yewe reka nze nkarabe ngeyo ubwo amafaranga yakubanye menshi. rekera gukunda akazi mama, rekera utandakaze. numara kwitegura urebe amafaranga muri turuwari y'igitanda cyanjye kandi rwose wisuzumishe neza nta zindi nkuru nshaka kumva n'ingaruka. aha Nikorehe uvuye he? shikamo baba. Sina shida na salamu zako. Wiriwe he? nagiye iwabo wahisha hari uturimo nafashaga mamudogo. Tambuka wicara hano tuvugane. nese nakoze iki kumba nawe warakaye papa? Kuki sumbaje icyo kibazo? ahubwo mbwira icyo wakoze ndabona ufite ubwoba nkuvuye mu mafuti. oya rwose papa nta kintu nakoze. none ubwo bwoba nkubona none ubwiki? nyine nuko wowe na mama mwambujije guhura na Jibril kenshi nari ngize ngo wenda utekereje ko ariho mvuye kandi rwose si byo papa. ni ukuri ntabwo ari ibyo ubaye ntabwo ari ibyo. uvuye he nyine? nyine navuye hano mbwiye Hamisa aho ngiye kandi na mama yishana ahamagaye mama amunsabira uruhushya. n'ubundi ntibikuyeho kuri mu makosa ariko nagize nese nyine. wowe ugenda utoragura ibirara byose uhuye nabyo unzanira hano muri urugo ngo nabakwe. ubwo se ushatse kuvuga iki papa? ariko ubundi uriya musore ngo ni Jibril mwitegura kubana uramuzi neza? umuziho iki? mbwira. papa rwose nk'uko nabikubwiye ubushize yambwiye ko yitwa Jibril nyine ni imfubyi nta babyeyi afite nta n'abavandimwe agira. yambwiye ko iwabo kavukire ngo ari Kinshasa. nibyo none se nta mwene wabo cyangwa se inshuti ye ya bugufi waba uziranye nayo cyangwa se yaba yarakweretse? oya igihe cyose nageragezaga gushaka guhura nabo mu muryango we yambwiraga ko afite gahunda nyinshi ko azamuzana ubutaha n'ibindi nk'ibyo. rero kugeza ubu nari ntarabamenya. aho niho habereye injiji rero. umuntu ateganya ate kubana n'umuntu atazi aho akomoka? mbwira se ubu si wamugutuma wamenya umushakira. ariko se papa rwose byagenze bite gusa nk'urimo gukora iperereza kuri Jibril? ntuzi ko ushize namuheye miliyoni zanjye 7 ngo arangize kuvugurura inyubako ze. ibyo ndabizi none se byagenze bite? icyo kigo rero ntacyo afite yarabeshyaga. ngo yarabeshyaga nyine papa ntibishoboka. cyageze ntiyatujyanye akakitwereka tukanabibona ko bari mu mirimo y'ubwubatsi. yego nyine ariko icyo kigo si icye gifite undi nyiracyo. ibyo uvuga bikwiye papa. uyu munsi nanyuze kuri cya kigo ngo ndebaho imirimo igeze mpasanga undi mugore ambwira ko ari we nyiri icyo kigo kandi ko afite impapuro zikiranga ndetse yanazinyeretse. iharabi none se Jibril ni umutekamutwe. amafaranga yanjye yarayatwaye yakuyeho na telefone. ntibishoboka papa ibyo uvuze ni ukuri koko? Jibril nzi ibyo bintu yabikora? oya noneho ni njye wabikoze. mana we ahubwo urasubiza amafaranga yanjye sinjye wakubwiye gukunda ubutubuzi. ariko rwose papa unyumvise wakumva ko atari amakosa yanjye rwose nyumva pe. none se ko ntareba mu mitima y'abantu? ibyo ngiye ntabwo bindeba. ntabwo nari kumenya imigambi ye pe. njye mbona amafaranga yanjye. ariko se byagenze bite ko ngo musa n'abatongana? reka sha amafaranga yanjye yagiye ariba ariko amafaranga nyuma arayampa murayampa. ayahe mafaranga se uvuga tuguha? ayo nahaye iriya ngirwa fiyanse y'uyu mukobwa. sira mwabyanze we n'uyu muhungu wawe mugakomeza kumpatiriza. ariko se papa kuki muravuga ngo yagiye arira? nanjye nibyo nibaza. wa muhungu ni umutekamutwe. ateze ikigo si icye na telefone yayikuyeho. ubu ndahamya ko yamaze no kwanduruka rwose. ubu miliyoni zanjye 7 zose yarazandurukanye. ayiwe zikane ibyo uvuga se nibyo? none se ndabeshya sha
rehema ibyo savuze nibyo murabona amafaranga yanjye hamagara uwo mukunzi wawe sha umubaze aho aherereye miliyoni zirindwi nta yindi nimero yose ufite miliyoni zirindwi reka mpamagare numve wallahi muzajya muhamagare mwese muzafatanya ihangane wa papa mugabo tuza none ahamagare se ko itarimo gucamo ntabwo irimo gucamo ntabwo mu byumba se ko itari ntabwo gucamo icamo ongera umuhamagare twumve kanongere urumva muzayampa babariye kuko igacamo yanze gucamo ni ukoresha umukobwa Wese nticamo. ndimo kubirota urangiye wallahi iyo amafaranga Wowe. yanjye ntabwo amafaranga yanjye burya azaza bwose wakundanaga n'umutunzi shaza nakubwira iki ko nanjye numiwe yaje ate nushaka wumirwa se cyangwa umanjirira ngewe icyo nshaka ni amafaranga yanjye ibyo rindi ngewe n'ibyawe na nyoko nuriya mu musaza wawe hamisi aha ugomba kuzajya none se wowe uragira ngo rehema akore iki urashaka kumufatanya n'agahinda ko kubura umukunzi we umukunzi cyangwa Wagira ngo umukunzi ndi wihanganye wa mugabo ukuntu rehema yanakambiye ngo njye kwiginga papa sinari nabyanze urakidukoze cyakora ntubuze byose urakidukoze umva mushakira hami nawe urampindutse se ubu se urabona njye nsetse urabona nezerewe cyangwa ubundi nari kubwirwa n'iki ko wicishe ku mutima we urumva nari kubibwirwa n'iki njye rehema njye sinamurenganya rwose ninde se wari gukeka ko umusore mwiza w'umusirimu nka jiburire mwabonye yaba ari umutekamo si byo rata mama mborera umbwire kurenganya. wowe iteka ushyigikira umukobwa wawe Aha. wumvise zayina ngenda kwiyamye n'ubundi nta kindi wavuga ariko ku rundi ruhande ari kwihangane rwose ariko ku rundi ruhande rero njye nuva mu mavugo ukuri avuga ukuri nyine kubera ko mwafatanyije kunyumvisha amafuti yawe none se papa wowe ubwawe jiburire mwaganiriye ukishimira ko ari umunyabwenge rwose pe si wowe watubwiraga ngo wishimiye umukwe mwiza ngo ni none se umunyabwenge zimwe mwabinyumvishe ayo mafaranga uvuga yatwaye si wowe yamwihereye umaze kwizera ibyo akubwiye ikosa nyine ni irya mushiki wawe wamuzanye mu rugo rwanjye iyo atamuzana si ibyo byose biba byarabaye niba ushaka amahoro rero ugenda ushaka uwo mutubuzi wawe angarura amafaranga yanjye niba bitabaye ibyo urumva uzaba ureba akanjye nawe ushaka ariko mugabo mwiza acisha amagi ngo burakari rwose ihanganira atarehe buriya se aracyafite uburakari ariko nacururuka araza kukumva wowe mama hami nama zana amazi mushiki wawe anywe nyabu muhereza amazi umva madamaze nijya mubwira ni wowe nabwiraga rwose niko uhabwa hari ifuti se ko bwije oya ndatega bisi nta kibazo aya ariko ateye si byiza cyane rwose kwanga ubufasha wawe nta kiguzi bakwanze yewe reka nzigeze no mu rugo dore imodoka zabuze si ibyo se wagira ngo urabimenye ko umaze akanya kanini mpagaze ahangaha ngwino rwose ko zose ziri kuza zuzuye oya ngwino mugeze mu rugo nta kibazo dore gutinda ku nzira rwose si byiza ku mwana w'umukobwa nkawe murakoze yicaraho rwose ngaho ahubwo ambara neza n'agakanda zamura funga neza noneho twagenda nikoze ko watinze gutaha se ubundi byakugendekeye gute yewe ni ahantu naragiye mu giterane noneho kirangira ntahana n'umwana twiganye tutari duherukanye ngo tumene habiri yakomeje kungomesha rero ngo ndare ni uko ngerageje guhamagara mama ngo mubwire ko ntari butaye nkumva telefone ye ntiriho niko guhitamo gutaha ngo adahangayika yibaza uko byangendekeye birumvikana rwose mama wanjye arampangayikira cyane ndabizi ubu ngubu yazengurutse inzu yose yayimaze yibaza aho nkiri ariko kubanza mama wafuha cyane ra urafuha none se umuntu ukuze se bamucunga gutyo nk'umwana muto nyine ni njye bucura bwe kuva rero nashaka umugabo agapfa tumaranye amezi 3 gusa yego mama ahora ahangayitse mbese yataye n'urugo rwaza kumba hafi ngo hatagira ibimfatanya n'agahinda ihangane disi ndumva utorohewe ariko muri Imana izagushumbusha kandi uracyari na muto
muto rwose. Murakoze. None se ntagira utwo nkwibariza se? nta kibazo. Bakwita nde? Leti. Buriya ngewe banyita Dani. ko nitwa rwose. Ntabwo ukunda kunyura kuri kiriya cyapa ariko kuko mpategera kenshi abantu batwara taxi voiture bose hafi ya bose ndabazi. ngewe buriya sinkora taxi. iyi niyo gutemberamo gusa ni uko utitegereje neza kubera bwije wenda. icyo utibeshye ni uko ndi mushya muri uyu mujyi. buriya ngereranije maze nk'icyumweru kimwe gusa mpageze. Musituye. Ndacumbitse. Yego. buriya ngemba hirya hariya urenze gato kuri sitasiyo ya esanse ihari. Yego. hanyuma se niba atari ibanga mukora iki? ariko mumbabarire kubaza ibibazo byinshi. nta kibazo rwose. naho se ngewe nyine ubusanzwe nacuruzaga ibikoresho by'ubwubatsi, iby'amazi n'amashanyarazi. bivuze ngo ucuruza kenkayori? Yego. ariko iyo nakoreragamo iburengerazuba nashyizemo umukozi ndashaka gushyira indi hafi aha ngaha. nuko nyine ntarabona inzu nziza nakoreramo. nyamara hari ahantu nzi itarimo umuntu. nibyo? kandi iri ahantu heza hakurya y'aho nkorera. nibyo se? erega burya nanjye nkora muri farumasi hafi y'isoko. ntacyo, hari umusore w'umukomisiyoneri wari urimo kuwushakishiriza, hariyo yari yabonye azayenyereka ejo. yewe hanyuma njyewe ndabona ngezeyo. urahageze se? ndamanukira kuri kariya kapa uri kureba hari imbere. ndakabona ntacyo. kariya uhagarare ku ruhande kandi ndagushimiye cyane rwose. nta kibazo. ntaribi ahubwo simbona tuhageze. hanyuma se mbere y'uko ugenda buriya ntiwamaka nimero kawe ka telefone ngo ujye nkubaza amakuru. nimero rwose rega umuntu ije utayivana ku nzira ntubizi se? habona uzamfasha kumenyera uyu mujyi dore ko nta na benshi ndamenyana nabo. n'iyo nzu komisiyoneri yamboneye ntayishimye naguhamagara ukanyereka iyo yindi wambwiraga, si byo se? mpereza telefone yawe nzikwandikiye. nta kibazo. akira. kandi urakoze cyane rwose ndagushimiye. ni iyi ngiyi? ntacyo noneho reka muhamagare nyine ubone iyanjye, si byo se? ni iyi ngiyi iherwa na 11. reka nanjye nandikeho harya Dani. yego nitwa Dani rwose. ariko ushatse wakwandikaho rifuti. si byo se? kari nibwo nahita mbimenya neza. ushatse wakwandikaho rifuti ukajya wibuka ko twamenyanye nguhaye rifuti ugashaka no kuyanga. si byo se? ariko mama hari ikintu muranibaza kikanyobera. ni igikiserehe kimaze rwose n'insanga ngifite igisubizo ndakikubwira. nyine ntunseka ariko namwe mukiri bato mwateretwaga n'abasore benshi. kugisumbajije gutyo nyine nagira ngo mbimenye yewe. uzi ko kuri iki gihe usanga umukobwa agira imyaka 20 amaze gusabwa urukundo n'abasore nka 50. nukuri mbwira namwe niko byagendaga? ntabigenzaga gute? mwabyitwaragamo gute? yego niko byabaga bimeze kandi nkeka ko ariko bizahora. yego koma. umukobwa wese ashakwa na benshi ntabwo wari ubizi. yewe ntihatari abakurikira uburanga bwe bifuza gusohokana nawe kuko baba bibeshya ko ari ishema kugendana n'umukobwa mwiza. abanyerari bakururwa n'ikimero gusa bishakira guhaza irari ry'imibiri yabo. abo nibo buzuye. abanyamururumba bakurikirana ubutunzi n'izindi nyungu zifatika mu gihe babona ufite akazi keza cyangwa se ukomoka mu muryango wifite. hakaba n'abandi bakurikira ubwitonzi n'ubupfura bakumva wavamo umugore ubereye urugo. urumva ko ni benshi rwose. ndumva ari urwa bose. none se mama mwabigenzaga gute kugira ngo mumenye guhitamo neza? urumva nyine ntibiba byoroshye kumenya ikiri mu mutima w'umuntu. cyane ko bose baza bibombaritse bakwereka ko nta kibi cyihishe inyuma y'urukundo bagushaka. bamarayika. nese mama nyine ubwo umuntu yamenya gute uko umuntu atekereza ko kuraka umutima w'umuntu wundi bidashoboka?
hamwe no gusenga ukirinda gusamara cyane umenya imigambi yabo gake gake kuzuye umutima agasesekara ku munwa. Icyakora ugenda wiga ku muntu gake gake ukurikije ibyo muganira. mama narumvise ngo habera umukobwa washyingirwaga atari isugi ngo yabaga asebeje iwabo n'umugabo ntamwizere. Uko niko byari bimeze. Nuba ariko iyo ubashije kwirinda ugakomera ku busugi bwawe biba ari byiza cyane. Nta n'impano iruta iyo waha umugabo ugushatse. Ubwo se mama mwifataga gute imbere y'abo bantu bose baba bateretaga kugira ngo mutagwa mu byaha? Icya mbere twe twirindaga guhurira n'abasore ahantu hihishe. Mwaganirira gaze? Ibi byateye usanga umusore agira imyaka 18 ajya kwibana ntibzabagaho. Umusore yabaga iwabo yakura bakamuha 8 akubaka ariko akazataha mu nzu yamaze gukora ubukwe. None se mama ubwo mwabasuraga iwabo? Yego reka iwabo ntitwapfaga kuhagera. Twaganiraga duhuriye nko ku kiliziya cyangwa ku mugezi. Ndorokera wari umukafiri aho abandi bareba. Mama kera yari umukafiri ntabyo narizwe isikurubuzaho. Kiliziya sha. Ubwo se papa mwahuriye ku kiliziya? Kahuraga ku kiliziya. Dode se mama tuvuge ko umusore ari wapfaga guhumiriza agasura umukobwa wabo? Yego. Iyo byabaga ngombwa ko ujya iwabo washakaga umukobwa mugenzi wawe akaguherekeza. Ngaho ko numva se bitari sawa mama kuganira n'umukunzi wawe hari undi muntu bumva abicaye iruhande? Bitwaye ikise ko wabaga wajyanye n'uwo wizeye. Naho mwebwe mugira mutya mukikora mukajya mu ngo z'abasore ugahaguruka ukagenda uri wenyine. Abenshi kandi usanga bibera mu kumba kamwe katanagira uruganiriro. Icyakora bakabakirira mu cyumba cy'uburiri. Urumva se mu gihe ibishuko bije bitoroha guhitamo bigwamo? Kuri nibyo niko bimeze pe. Ariko ubu nanjye nize ubwenge nta muntu nzongera gusura iwe njyenyine. Nibyo rwose mukobwa wanjye rwose. Niba Imana yaragufashije ugatandukana na Jibril utarandavura ubutaha nuramukubonye undi mukunzi ugomba kuzitwararika. Urumva ntuzankoze isoni dore ni wowe mukobwa wenyine mfite. Ujye ubyibuka rwose. Humura mama tuzi. kageze ku ndyoda kagizeho rwose noneho ndahembutse. Ubu noneho wambwira amakuru nta kibazo. Amakuru yageze karimvangiye ndaho ariko da rwose nta. Hanyuma si ibintu byo kwigira umugesera wazanye ni ibiki koko? Si ibyo bintu kandi ahubwo uzanye wowe ari ibintu urifata ukagenda udasezeye koko wanaza ntuvuge. Ubu se ubu iyo tutaza gukubitana gutya duhuye bari kuzaza kunsura koko? Rega isi irihuta mwana. Natwe tugomba kongera umuvuduko rero ngo itadusiga. Wakwicara hamwe se ukagera kuki kandi kubizi ko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze. Ni uguhaza amaguru mu nzira rero nta kuruhuka. Aha niko mbayeho rero ngewe. Ubu ibyo nakoraga mu mujyi byararangiye. Nje mu cyaro kuruhuka mu mutwe kanatekereza ikigiye gukurikiraho. Gusa hano sinzahatinda rwose. Ndumva ibyo bitazoroha pe. Ibigize kandi izi mesaje rero nazo zisigaye zinkanga rwose pe. avuga iki? Ahubwo nigizwe n'umuntu unyereje udufaranga. Hari umwarimu ufitanye gahunda se yo kuyakoherereza? Ni umuntu nari nashirije inkwi yari yambwiye ko aza kunyishyura uyu munsi. Rero nari kujya iwe mu rugo ariko ndanyura mu gitondo mvuye ku kazi. Ibyo ntacyo rwose. Kaburo nibaguha irindi cupa ntiwumva noneho umwe mu rugero udasinda urumva? Umwe gake rwose utaza gusinda bakaza guca inzugi z'abantu twinywere. Ahubwo niyo hari na Mucoma ashyiriwe inyama twirire. Ubuzima ni bugufi mwana. Ntiwumva di Mucoma endano wakire komande. Niyo mpamvu mwemera rwose musaza. Ikibazo nubwo ugenda uguhera ariko iyo ugarutse ndasonzoka rwose pe. Wowe uri inshuti yo mu bwana sha sinarya rwose ngo nkwime. Nubwo ndimo kukugurira amari indyango urye. Ni indyango urye guteze sha uremesha we. Mfase yewe afise ko ahubwo hatagira ukumva. Ubu ngubu nitwa Dani. Umva Dani niryo zina ryanjye. Kuva ryari se?
ntubizi se ngembaho nk'uruvu aho rugeze rufata ibara ryaho nanjye rero aho ngeze hose fata izina rishya ariko bimeze ntujya uhinduka ni ukuri rwose pe mva kandi uratangiye ntubu se none uri gupanga izihera ubu mfite agafaranga mwana nize umushinga mushya mbwira se nanjye ngufashe mani gusa ariko uzame ku nyungu ubu ndi umushoramari hanyuma se ushora yuko ugiye kumera ukaba warakubiswe nkanjye mva kandi ubushize twahuye wihuta rero sinabonye uko nkubaza mvuye nawe ni ngombwa gushora amafaranga se none se umushoramari gute udafite amafaranga nshora urukundo nkayora inoti icyo tumva ni iki gute se ko numva bindenze none wumva nyine nshaka abakobwa bagafite nkababeshya ko mbakunda ubundi namara kubinjirira neza bya fureshi urumva neza utwabo nkadukusanya ngaca umwana w'umuhungu nkabereka ubworo bw'ikirenge n'ubu hari uwo nyabugereyeho nuko narinje kureba umuja mugomba kunkorera irangamuntu y'impimbano arimo arayinkorera ejo nzahasubira mu mujyi urumva mu itawuni nkomeze dero ubu nawe mukenyeze rushorera nkereke aho mbera bingo hanyuma si ibyo bizamara kangahe wangu kuba ufashwe byakubera bibi kumfata byabagora pe urumva niko nkubwiye kandi sinakubwiye ko mbaho nk'uruvu aho ngeze hose mfata izina rishya nimero nshya ya telefone ibyangombwa bishya nta muntu nemera ko yamfotora urumva neza yewe n'abo basheri banjye nkubwira nta n'umwe twifotoranya mbese nk'urugo nshoboye singira ikimenyetso na kimwe siga hanyuma se muvandimwe urumva se uzaba wishasha kugeza ryari koko kandi ibyo utangiye wakwiza umwuga muzima nyine nkatwe twese hanyuma ukazajya ukorera duke twawe ariko ukaba wisanzuye wapisha ibyo wowe urivugisha umuntu iyo akennye urumva hari indirimbo ijya ivuga ngo ugene ufite itungo rikakugoboka urumva ukorora itungo rikagira gute ndumva warayumvise neza akennye rero ufite iryo tungo nyine riramugoboka nta mpamvu yo kuvunika kandi hari uburyo bworoshye bwo gushakamo amaramuko nyamara ushatse wanyuma bikitwa none ukareka ibyo bikorwa bitazakuzanira akaga humura nanjye nta gihe kinini nteganya kubimaramo urumva nsigaje gutuburira nk'aba aba babiri cyangwa batatu uracyakomeje ndacyakomeje ubundi nkava mu gihugu nkajya kuyabyaza umusaruro kure ntangaro urabona menshi se ku buryo uzajya no hanze ndayabona menshi yewe ariko si gukira uwo mwana hanyuma ubwo nutega indege ntazahita ashyira wagira ukamanjirirwa cyangwa nugerayo n'abanyamahanga uzajya ubatuburira ahubwo se wowe ko wivugishwa gutyo itike y'indege nangahe wa muturage cyangwa wagize ngo ndi nk'ababaswa bahamagara abantu ngo bayobereje amafaranga kuri telefone zabo basaba 10,000 20 wapi sindi nkabo ntwara amamiliyoni urabyumva neza amamiliyoni ndumva ibyo bitazoroha da twimweresha urumva ibyo bindi bireke ubuzima ni bugufi tugomba kwishimisha mu gihe tukiriho iyo ubukinisha ariko bukubera nk'urusenda uzakobera nk'urusenda uraburya nyuma nabwo bukakurya urarya uri menge rero muvandimwe wawe ceceka aho gutaneza abantu urabona gucomaza dusanga naho ubundi rero wa mukobwa nanjye ndamukunda ariko iwabo ngo ntibashaka umukwe w'umukene da wowe mukobwa se kandi ni wowe mucoma ni njyewe mucoma hano ariko n'ibindi ndabikora nta kibazo mva genda ushyireho inkoko kandi urebe nini urumva n'ibitoki nk'umunani hanyuma ugerageze kugira vuba ariko ndihuta urumva sha reka nze mbibakorere rwose ngaho ihuta ukwakwanye vuba naza nitwifate neza rwose hanyuma se n'uwo mukobwa uvuga ngo wakwanze mani ariko uzaba babironi ugeze ryari wowe ntasoni najirishaga ngo mucuma adashona we ntasoni ariko ubundi wowe ntuzandaburiza ukanteza abasivili koko hari atoriye y'ububaji nzi ikeneye umukozi hafi yaho ncumbitse nashakaga kuzahakujyanayo ukareba ko wava muri iki cyaro ariko uracyahumirije neza pe sinzi ko ubuzima bwaho wabushobora nzagerageza rwose ntutume mu mahirwe ncika urumva ugisinziriye oya rwose nzagerageza uko nshobora kose ubundi nawe uvuze uzanyizerega niko se zayina ndakumva abana bagiye ko ndeba batinze gutaha ubu ntibaba bahuye n'ikibazo ntitubimenye
nta kibazo bafite ndahazi aho bari. none se ushyigikiye ko bageze saa yine z'ijoro bakiri ku gasozi? ubwo ni uburere iki twaba tubaha koko? bari hafi kuza. oya byose njye simbyemera rwose. nubwo baciye akenge ariko mu gihe bakiba muri uru rugo rwanjye bagomba kugendera kuri gahunda nshaka. uranyumva neza? ndabyumva rwose kandi nanjye sinshyigikiye ko bata umuco. nuko bari bansabye uruhushya rwo kujya mu imurikagurisha. none se kujya mu imurikagurisha bivuga gutaha igicuku? ibi ni ugukabya rwose. bambwiye ko bashaka kujya kureba uburyo baturitsa bya bishashi by'imiriro nyine batangiza imurikagurisha. ariko wibuke ko Rehema ari umukobwa. ndabizi. kumuha uburenganzira bwo gukora icyo ashatse cyose bishobora kumutera kuraruka. yajyanye na musaza we ariko ndumva nta bibi yajyamo. na Hamisi se ntumwizera? ariko se kuki Hamisi asigaye akunda gusohokana na mushiki we cyane ra? cyose azatuma amenyera utubari cyane nawe aziga imico mibi yo gukura ibyinyo. nako ngo ni ugusereye ingara. erega Rehema yarakomeretse cyane. musaza we rero aba agira ngo arebe ko yagarura morale. kuba wenyine bituma akomeza gutekereza ku byamubayeho agaheranwa n'agahinda. icyakora ibyo byo nabyumva da. ibyo gukura ibyinyo byo uvuga ndahamya ko ntabyo yakora. nawe aba afite amafaranga ahagije. icyo yakenera yakigurira atagombye kukigurirwa n'abasore. yewe ukuntu Hamisi akunda Rehema rwose. iyo ataza kuba mushiki we biba bigeze kure. barakundana n'ubu ndetse rwose. mba numva afite impungenge. sigaho nawe urumva Hamisi yatinyuka gukora ayo mahano. ntawamenya da. ibyo bisigaye bigenda nta maguru. reka reka umuhungu wanjye ndamwizera ntiyatinyuka kwiyanduza atyo. kuri mushiki we noneho bose rimwe. reka twizere ko nta kibi cyaba da. ese n'ubu nta gakuru ka wa mutekamutwe ngo ni Jiburire? reka nta mwanya wo kubikurikirana nabona. gusa urumva yaba akiri hafi aha koko? wamugani koko ubu yagiye kure aho batamuzi. ibisambo se. ariko yahemukiye umwana wanjye aragatsindwa. mwana we imana izamumpanira izabimubaza. amafaranga yo wenda umuntu yazashaka andi. ariko ukuntu yashenguye umutima wa Rehema. mureke se izamwereka. iyo ntibabarira ahubwo ihora hose. none se ejo uzabona umwanya tuzajyane kureba Jariya? ko yavuye mu bitaro ze waretse tukazamusura twitonzera. ubu urantunguye rwose. nari mfite indi gahunda. yasubiye mu bitaro. ko yasubiyeyo? burya ngo yageze mu rugo aho bamudoze harongera haraturika. yewe ibibazo ahuye numva yababaye di. kandi ngo iyo bigenze gutyo noneho bakudoda nta kinya. niko nanjye mbyumva ariko nta kuri kwabyo mfite. ni ukumusura rwose. hari ejo ntuzakora? nari kuzakora ariko navuganye na Damiyani azankorera ku manywa nanjye mukorere nijoro. niba ari ibyo uze no gutegura ingemu tuzanyaruke tumurebe. yego rwose ni byiza. gusa kubona icyo umuntu amubwira ntibyoroshye. ageze gupfusha umwana none uruguma narwo rumugejejeyo. birarenze. aba mube hafi pe. none se ko nta wanga uko abaye. kwa padiri nibo bavuga ngo dusabe inema yo kwihanganira ibyo tudashoboye guhindura. dani byagenze bite se ko wanze kuza mu rugo ugahitamo ko duhurira mu kabari? nashatse ko dusangira agafanta. nzi iwanyu ukanyakira none kuko wanze kugera iwanjye ngo nanjye nkwakire nahisemo kukuzana hano nyine ngo nanjye nkwiteho. nagize nabi se? ahubwo se n'ibindi se tumize icyo ushaka nta kibazo. none byose n'igihe bibazwa. rega wowe niko bimeze rwose. nyamara ushyizemo akantu ko kumbeshya. ntabwo nkubeshye. ntabwo nanze kuza iwawe. nta kanya kaba kambanye gato. ngira ngo wenda watinye ko wahagera ugahura n'ikibazo. ariko aho rwose ndagira ngo nkumare impungenge. nta kibazo wagira ugeze iwanjye ni hazima rwose. ndagukunda yego ariko ndanakubaha sinatinyuka kukugerageza. ugize ngo urankunda? ndagukunda rwose. gute se kuva ryari? kuhiganira ariko ntabwo ukomeje. yaridi ntabwo ari ukwiganirira.
uretse ko ni ukuri gushira mu biganiro rwose buriya ndagukunda kandi cyane nawe uzi mubwire ko iki ko numva binyobeye ntibikugore si ngombwa ko nawe unkunda wenda ntibyanashoboka ariko ngenda gukunda ariko Dani kuki koko kuki si ibyo natinyaga biranze bimbayeho ibiki watinyaga se mbigenze n'Imana yanjye ntibigutera ikibazo rindi kunkunda si itegeko ntabwo mbiguhatira njye nkubwiye ko niyumva nta kindi urumva neza rwose ntibizane inkomyi mu bucuti bwacu Dani kuki koko wakomeje kwihingamo urukundo rudashoboka ndabizi ngo niba rudashoboka nyine nta kundi ko nabigusobanuriye tugihura ko ndi umugore n'ubwo umugabo wanjye atakiriho no nanjye sinzi uko byagenze Sharidi numvaga tuzakomeza tukibera inshuti bisanzwe ariko igikundiro ufite nicyo cyamvangiye nisanga ibitekerezo byageze kuri aho ntakekaga gusa nkuhishe uri mwiza ugira urugwiro urubaha ni ukuri umugabo utakukunda sinzi uko yaba ameze Dani rekeraho ndakwinginze rekana nigendere sinshaka gukomeza oya no kandi nta bushobozi mfite bwo kuyakira oya have sigaho wisiga ndabigusabye sibyo basi nitwongere ntacyo gumana nanjye akanya gato nitegereza urwo ruhanga rwawe uruhehemure bwanyu sibyo ndabizi ubu ntuzongera no kunyikoza Dani waretse ibyo bintu tukabireka koko ariko si byo Dani wafashe ibintu uko bitari rwose no gute erega nyine nanjye ntabwo nkwanga pe ndabizi gusa mbona ibyo gukunda bitarampiriye ahari sinjye byaremeye no kubera iki ariko Samu nakunze yansize tumaze amezi 3 gusa dukoze ubukwe ndetse yansigiye inda urumva rero ko nziritse nta wapfa kunkunda umva ubu byumva nubwo utayibonaga ariko iri mu bungubu reka nkubwire rwose ntaregire icyo nkwibariza kucyumva ko batagukunda ko njye nagukunze se bamwe bavuga ko ngo ntera umwaka no abandi ngo iwacu dufite nyabingi no Dani ndeka wikwishyira mu bibazo ndakwinginze njye ibyo bavuga simbyitayeho Lydia urumva kandi kuba utwite si impamvu yatuma udakundwa urumva neza wahitewe n'uwari umugabo wawe ntabwo wiyandaritse njye rwose niteguye kugukunda n'uwo mwana nkamurera nk'uwanjye urumva none rero ndakwinginze rwose kandi unyumve amahirwe nkwereke ko ibyo mvuga bimvuye ku mutima Dani sigaho kuvuga ibyo utazi ndabizi ibyo mvuga rwose nigumire njyenyine no imitungo Samu yansigiye n'amafaranga ari kuri konti birahagije ariko nta kibazo bizafasha kurera umwana kure ibyo gukundana binaje byaba kera cyane ntabwo ari ubu Lydia nyumva ndakwinginze Dani reka dukomeze tube inshuti nk'uko twari tumeze nabyo ndakeka ntacyo bitwaye ko mu bushuti busanzwe ngiye nkeneye urukundo ni nko guha umugati umuntu uje agutakira ko afite inyota urumva neza ubwo rero niba nta rukundo ufite rwo kuma ntacyo nyine ubwo nakugirije oya Dani wigenda umva akusubi n'ibiki bimbayeho koko Kusirihe karame mama wongeye kugarura wa muco mubi wo kwigunga uzi ko kuva mu gitondo utarasohoka mu cyumba cyawe ntiwanyoye icyayi mu gitondo ntiwariye saa sita ubuse urabona utakwicwa n'inzara koko ndeka mama n'insonza ndarya kuki Jibril akomeje kungarukira mu buzima bwatsi nari nzi ko ibya Jibril wabyibagiwe ariko rwose ibintu ntibishakwa katari amagara bajya ku isoko bagahaha urumva tekeraho gutekereza ku mafaranga yatwaye utabonye ibigenda ntabona n'ibigaruka erega ikibazo si amafaranga mama none ikibazo ni ikihe ikibazo ni njye ubwanjye ngo ikibazo ni wowe ngewe rwose ushatse kuvuga iki si ubwo ngubwo mama nsigaye numva mfite ubunebwe numva nakwiryamira gusa yewe no kurya simba numva mbishaka rwose rehe mbabarira ibyo nketse ntibibarira nakwicwa n'agahinda mbabarira mama rwose nanjye byarangwiriye utikirehe byarangwiriye uratwite koko mbwira yego mama ndatwite kuki koko warenze ku mpanuro zanjye no ku mahame ya korowani wansebeje pe mama reka nkubwise ukuri uri umubyeyi wanjye ngaho mbwira Jibril naramukundaga cyane
ndetse wibuke ko twiteguraga no kubana. Ubwo yari afite indi migambi njye sinabimenye, nari natangiye rwose kumufata nk'umugabo wanjye. Niyo mpamvu nageze aho nkirekura nkamwiha wese. Sinari ko bizagenda uko byagenze rwose, ni ukuri mbabarira. None se niba kwifata byarakunaniye wananiwe no kubara ntubizi rwose kubara byaranshanze kuko n'ubundi urabizi najyaga ntaruka ukwezi cyangwa biri ntarajya imugongo usumva wabara gutyo bikavamo yanjye we rwose byaranze. ubu koko so nabyumva noneho ndamukizwa n'iki urari inkoreye ntubuze byose muko mbabarira mama n'ukuri sinigeze nifuza kuguteza ibibazo. inkuru maze nshakira udufaranga duke mva hano papa atarabimenya ndakwinginze nshaka iyo nerekeza rwose ntuzazira amakosa yanjye mama. ugize uti iki mwana wa urashaka kujya he urava iwanyu ujye he? Simbizi mama rwose simbizi gusa ndaza kuhatekereza. Wowe icyo ngusaba mfasha kubona itike umena impamba nkeya ibindi nzabyimenyera n'ubundi ibibazo bije bizira rimwe. Mama ukuntu nanze Sumani ngo cyaje ibyo nicyo kinkunda cyane na wowe yaramfataga nk'igishora aragatsindwa ngo nshakira muri uwo nibaza amoko koko mana yanjye kuko niyo kucyo wemeye ko bimva. ibyo wibitindaho byararangiye rehe naho ibyo kuva hano byibagirwe urumva sinakwemera ko usohoka mu rugo nta cyerekezo ngo ujye kwangara. guma hano rero ibizaba byose nzabyirengera. Mama amahane ya papa na musaza wanjye amizi ko nyazi uragira ngo bazayimbyaze ndakuze. Reka rwose nikiriza amagara yanjye mama reka nigendere pe. Oya nyumvira ndi nyokorehe ndakwinginze hama hamwe dushaka uko twabitwara urumva kandi nzakora ibishoboka byose ntihagire uguhungabanya urumva icyakora tuzihanganirira rimwe gusa utazabigira akamenyero. Oya mama sinakongera kugira umuntu nizera pe Jibril ya shitani yamaye isomo rihagije arabeshya ariko Allah azamuhana cyane iramutegereje yakoresheje ubwenge nyine. Danamiwe ntarushaka kubyumva izi sigara zibyina wenyine Dani ahubwo reka mbena nicaye aho. Oya ntago nakundira none se urumva nabyina njye nyine bigakunda urabyina wenyine. Oya ariko ntacyo hamugani reka nze gufashe kuruhuka reka tube twicariye aha ngaho hamugani ahubwo wowe ubyina ubyine n'itarabazuki ndabeshya. Oya ahubwo reka mwicare iruhande nako aha ngaha ubundi nyine ngo uhungize umirakuka no kubugiza bije uri kubikora kuko Dani iyo ndabikora nyine reka nanjye nari natwawe ndakuvunisha niba yuko udafite imbaraga nk'izanjye yewe nta mugabo ndimo pe nikunze nirebaho njyenyine sinibuka kubanza wowe imbere umbabarire rwose. Oya wikwirenganya shu nanjye siniyitayeho ninjye wagombaga kwimenya nakumva ntagiye kunanirwa nkarekeraho kubyina gusa nyine nawe wapimiranyije ucuranga indirimbo nkunda gusa najyaga kwicara akaba yagiyemo akaririmbo nkunda nkakomeza yewe ku muziki ho mbona twajya imbizi rwose. kabibonye najyaga ngira ngo ninjye uzi kubyina zuke njyewe nyine nsanze ntaho utoroshye mbese turayingayingana buriya reka kubwire njyewe buriya mfite ubunararibyinnye we bavuga ubunararibonye mu kubyina wa buswa. reka ikinyarwanda kirakomera sheri ikinyarwanda kiri difficile cyane buriya hanyuma rero buriya ngo ufitiye amakuru meza. Reka da uva mbwira rero twongere tubyire twishimire ayo makuru. Oya sha nduhuka
rwose nyine mbwira icyo nifuza kandi ujya umenya ko ugendana umuntu muri wowe ugomba rero kwirinda ibikunaniza cyane ariko dore nawe reba hano iki icyangombwa cy'ubutaka se nturese ubudani iki ni ikibanza nabuze sheri urumva urabyumva neza ndashaka kubaka inzu nziza tuzabanamo njye nawe ariko uzi ko iyo uvuze ibyo kubana iteka numva ari nk'inzozi inzozi zigize koko ahubwo si iriya nzu ndimo yo iriya reka iriya uzayirekera umukecuru nta kibazo mama afite inzu ni uko nyine yari yaje kubana nanjye nkimara gupfa akaramara abiri oya ntacyo noneho iriya yireke nayo tuzayivugurura sibyo cyangwa tuyigurishe twongere twubake indi igezweho ko numva ufite imishinga myinshi mu mutwe njyewe rwose imishinga ihari kandi ngomba kugutekereza sheri sibyo se reka ndi umugabo wawe sibyo se nubwo tutarasezerana ariko nabyo ni wowe oya sheri haracyari kare reka twe kwihuta cyane tubanze twihe igihe wenda mbanze mbyare nawe ubanze wubake iyi nzu ntabwo ari kubyumva se oya njye siko byumva rwose nifuzaga ko wabyara turi kumwe tugafatanya kwakira uwo muziranenge hatazagira n'abazamura amagambo dani kuki koko nkunda cyane umva ni uko ukwiriye gukundwa nyine hari ikindi salamu alaikum papa. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bite se shahami? Ni byiza papa. Ko hatashye kare se ni amahoro? Yawe amahoro ntayo. N'ubu ndakirukanka kuri bya bicuruzwa byanjye sindabibona. Subhanallah. None se bakubwiye ko impamvu bitaza ari iyihe? Cyera rwose siniyumvisha ukuntu waba warishyuye amafaranga yose hanyuma ukamara amezi angana gutyo utegereje umuzigo wawe utarakugeraho. Nanjye babyanyobeye neza papa. Birumvikana. Natekerezaga ntari wakongera ngatega ngasubira ku cyambu ariko urabizi bamaze iminsi batubwira ko umutekano waho utizewe. Ubwo rero sinapfa kwiyahura uko niboneye. Oya ntiwagenda tutaramenya niba imvuru zarahosheje. Ubuzima buruta ubutunzi mwana wawe. Nibyo papa. Gusa hari umusore w'inshuti yanjye navugishije ukora mu bya gasutamo. Yanyijeje ko agiye kubikurikirana akazambwira vuba. Mashallah. Nimbona nawe ntacyo agezeho ubwo nzamenya ukundi mbigenza. Reka twizere ko azadufasha. Inshallah. Ariko nyine kuvuga no gutaruka. Uganira na Rehima. Ubona yarongeye gusubirana morale. Kuva umusore ngo ni Jibril yantwarira amafaranga. Nkatonganya mushiki wawe. Nabonye yarihebye cyane. Sigaye nirinda no kugira icyo mubaza ngo ntamukomeretse. Yewe njya mbona yarabyakiriye noneho. Ubu none hasigaye acangamuka nk'ibisanzwe. Gusa ubona ibyo kongera kugira umusore avugisha byo bitazamukundira vuba. Mbese ubona bahunga ngakeka ko babonamo abahemu bose. Haracyari kare ntarakira igikomere neza. Biragaragara. Kandi nanjye sinifuza ko yasubira mu byo gukundana. Azabanze yitonde noneho ashyira ubwenge ku gihe atazongera kwikurura kabutindi. Icyakora koko nibyo. Rehema agira umutima woroshye. Yongeye guhemukirwa sinzi niba yabasha kubyihanganira pe. Nanjye nk'uko bivuze rwose mbona yabanza agatuza akabyara ibindi bikazaba biza nyuma. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ngongo iki? Rehema aratwite mukaba mwarabimishe? Ni Samiye baba. Birancitse rwose. Birancitse ni mama. Gena nawe ntabyawe. Niko sha. Ni Samiye. Ni gutumpisha amakuru nkayo. Ubwo ni nyoko mwabigambanye ndakuze mukundana kubi. Arabeshya ariko noneho ntari bunkiri. Ni Samiye baba. Ibyabaye byarabaye ntacyo twabihindura. Ndagusabye rwose ntujye gutesha Rehema umutwe umubaza ibintu byinshi. Uru rugo n'urwanjye. Wumvise? Nawe umbwira uko nduyobora. Aho ntitwabyumva kimwe papa. Kubera se ki? Niba wumva utakwihanganira Rehema umbwire nshaka umujyana azabyarire nge nzamurerera. Ngo iki? Ariko ntujye kumutera hejuru. Uramushyigikiye se? Utera hejuru umwongerera agahinda ku kandi yisanganiwe. Ariko ubwo we ntuzapfa ubusa sha. Umuntu w'umuga n'utyo nyoko na mushiki wawe baragenda bakakwiherana bakakubindikirana.
nawe ukabakingirira ikibaba mu mafuti yabo. Mbwira ubu urumva witeguye guhangana nanjye rero? Mbwira niba witeguye guhangana nanjye urengera mushiki wawe uriya wigize indaya. Rehema ntabwo ari inda ya papa. None se n'ibiki? Wibuke ko Jibril we yamwiziza kukuzamurongora. Iriya ndasa yayinyweye mu mazi. Nese niba yaracitse kuko n'ubundi yamubonaga nk'umugabo we ibyo byatuma umutera hejuru umwita indaya. Niba yari fiancé se bivuze ko atagombaga gukomera ku mahame ya Korani ngo ategereze hari usabone kumwiha. None se ko yarangije kumwiha nyine uramushyiraho amahame ngo bihindurike. Nuko nyine yarabirangije. Mureke niba ari isomo yararibonye. Icyo twakora ubu ni ukumuba hafi tukamuhumuriza tukamufasha kwiyakira aho kumutera hejuru. Oya ngiye ngomba no kumukanga akamenya ko ibyo yakoze byose ari amakosa n'ejo atazabisubira. Ibyo sikekanye ntarabikoze. Papa naramwihanangirije bihagije rwose. Wamwihanangirije bigenda bite? Si ngombwa ko nawe rero ujya kwirirwa umuhabya. Hatazava habona ko twamuhinduye uruvumwa akaba yaniyahura. Reka byatubirake sha. Hanyuma se sha wowe ibyo kubaka ubigeze? Kubaka se? Ugira ngo se amasuku sinyagize kure. Amakaro yagezemo parafirimo. Hasigaye gushyiramo irangi gusa ubundi nkayitaha rwose. Nuko sha kora nuko rwose. Uri umuntu w'umugabo nka so rwose. Nuko uzashaka akanya rero nkayisura mbere yo kuyitaha ukampa n'urwururuka nzu nyine. Ubuze uyihangura urabuze? Ntabwo ubuze rwose. Wari wowe wabuze umwanya se? Nuko uzambwire rwose urwo rwururuka nzu turusome. Niba ari akanya n'ubu ndagafite rero. Reka nze nshyiremo agashati noneho tujye hariya hirya hanyuze mbona imodoka iri gupakurura amafi ameze neza. Ariko Seridi ni iki cyakubaye ko utakiri uko wari usanzwe rwose? Iyo wabaga wiriwe wamfasha guturimo uko intege nke zawe zikwemerera ukanganiriza singira irungu. Ariko uyu munsi bwije utanageze hanze warwaye se? None se ko nkubaza ntusubize ahubwo ukarira wabaye iki? Mbwira ndi nyoko wa mukobwa we nta wundi ufite watura agahinda. Mbwira rwose ikikuriza. Dani mama. Dani impungenge zose wari ufite zari zifite ishingiro. Ubwo nari nkwiye kongera kwinjira mu byo gukundana. Ubu iyo mwumvira ko Dani yakugize ate se mwana we? Ihorere niba yanakwanze si we bucura mu bahungu. Tuzi umutima utegereze ubyare wirerera umwana. Iby'urukundo no gushaka ni ibyo gutesha umutwe ubyibagiwe. Iyo bari ukunyaga gusa ntacyo byari kuba bintwaye. Yaba ari ukukwanga gusa none yagutwaye iki kindi? Dani yagiye. Nageze aho yabaga bambwira ko yaraye yibutse na telefone ye ntabwo icamo. Mureka agende abagira iyo bajya baragenda. Erega wowe upfa kuvuga ntuzi n'ibyabaye. Ni ibiki se byabaye? Nzamushakira kutamuburayo agatsindwa n'iya kare. Nyine ndumva hari ibyo urimo kunkinga. Habanje iki se hakurikiraho iki haheruka iki? Nuzi za miliyoni 5 narimbitse kuri konti mvuga ngo nzazongera ngura indi nzu. Yego. Nyine zikoresha. Dani yazitwaye. Ngo iki? Ntibishoboka. Yageze kuri konti abatubwo. Ibyo bikuje baba. Ariko ubanza yakuroza si gusa. Wageze naho kuba amafaranga menshi gutyo. Mama Dani yandiye umutima. Agereka ko nkunda byabuze urugero. Ambwira ko yiteguye kubana nanjye atitaye ku mateka yanjye. Nanjye ngeraho ndamwizera nyine nuko ariko bizagira. Ariko wizera vuba ye. Mama nawe byakubaho. Reka washishirwa yushyirwa ndetse. Nawe rwose winsonga nanjye sinse. Hanyuma wamaze kumwizera bigenda bite? Nyine yanyeretse icyangombwa cy'ikibanza ari yaguze ashaka kubaka inzu tuzabanamo. Nuko yewe nanakigezeho ndakibona ko imirimo y'ubwubatsi igeze kure. Ejo bundi rero nibwo yampamagaye ambwira ko hari ibikoresho abakozi bakeneye kandi kari hanze y'igihugu ngo nibaha amafaranga babigura azayasubiza n'ingaruka.
nuko barabikuje rero urabahereza nyine nari kwima umugabo wanjye amafaranga ariko waba umupfapfa ye mama reka uburenze n'umwe wumijwe n'iki ko wari wowe wayamuhaye naramuhamagaye nyine mubaza niba yaraje ngo njye kumuramutsa arambwira ngo ninze murebe yageze mu rugo nuko mpageze nsanga yaraye yibutse ugize ngo iki ubwo wifashe ute nongeye kumuhamagara nsanga telefone ye yavuyeho nsubiye aho yubakishaga ngo mbaze uwo yatumye gufata amafaranga nsanga nawe ntawe uhari nibwo rero nahise naramenya ko nicyo kibanza atari icye ko byose byari ibintu mbega umusore w'umuhemu we mbega umusore w'umuhemu ukuntu avuga yibambaritse se ninde wari gukeka ko yakora ibintu nk'ibi mureke nta kundi ubwo agusize ugihumeka amafaranga uzakorera undi mwana we aya mama tuza ngomba kumuhiga kugeza mubonye nsubiza amafaranga yanjye nutamubona miliyoni 5 ni nyinshi ntabwo nabyumva ikibi ni uko yaba yaguciye amaboko yewe aha yewe wakwiturije ariko se mwagiye mugenda neza nk'ubu ngo nzi utandeba rwose mbabarira rwose ntabwo rero nakubonye intekerezo zanjye rwose zari kure pe ahubwo reka ngufashe gutoragura igipapuro gusa ko mbona ukiri muto ukabona agaragara nk'umusirimu wabaye iki gituma ugenda utarariyuke reka buriya byihoreye n'ibirebire shanje wabyiviramo gusa mbabarire ndabona n'impapuro zawe zanduye ariko ntacyo zibiki none se wambwiye ikibazo ufite urumva ubundi ngiye nibe simbino simbi nta rwose naje nturutse mu bushinwa niho nibera mu bushinwa nyine none se byakugendekeye bitugeze ino nyine urumva ngewe ndi rwiyemezamirimo nyine nkaba n'umushoramari yego nawe naje inaha rero navuganye n'umuntu ko tugiye gukorana nyine mbese ngashora imari mu mushinga we ibyo ndabyumva none rero nageze ino nsanga uwo muturage umushinga atarawandikishije nsanga ntiyawandikishije mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutsura amajyambere mbese nturemerwa gukorera mu gihugu urumva ukuntu atumye utakaza igihe ukageza n'itike yawe kuki abantu bakora imishinga batabanje gushaka amakuru ahagije koko ubwenge buke bagira ihangane rwose ndumva wahombye cyane ariko byihorere ndumva ntazi icyo rwose ngewe nakora ndumva ntazi icyo nakora rwose ubu rero wisubiriye mu bushinwa nari ngiye guhinduza itike nyine ndashaka kubanza nkareba ko nabona undi muntu ujijutse twakorana nkareka gusubira nayo amafaranga menshi nari nazanye reka da amafaranga menshi rwose none se waretse tugakorana kunjye ntabwo ukinisha nk'ubu ngubu ushaka ko twakorana wowe cyane rwose ndetse wowe urinde niko mu bisanzwe ukora ibiki nyine njye nitwa Liyane Liyane nkora ibijyanye no kumurika imideri ariko mfite n'iduka ricuruza imyenda ndumva ukora ibintu byiza rwose byunguka nanjye nibyo nabanje gukora rega mbere narabikoze rwose cyane niyo mpamvu mbona wubatse umubiri wawe neza disi nibyo se ugomba kuba waraberwaga rwose n'ubu biragaragara ahubwo n'ubundi niko ujya unyuzamo wongera umurika imideri birakubereye rwose nibyo ntacyo uko tugiye gukorana nzajya mbikora igihe naje ino si byose nta kibazo njye nitwa Yohani Lewis Yohani ufite n'ubwenegihugu bw'ubushinwa se ukuntu ufite izina rivugitse nk'irishinwa yego ndabufite ariko izina ryanjye waryumvise naryumvise Yohani Lewis naryumvise rwose yego maze igihe kinini cyane buriya mu bushinwa kumva se ubw'ikinyarwanda neza mvuye ino ndi mukuru ntabwo rero ntapfa kwibagirwa ururimi rw'iwacu none se ubona muganira mu kinyarwanda baba tuganira se aha ndababona barahari rwose hari abanyarwanda benshi buriya bariyo
wagize amahirwe niba warangije ibyo wari ujemo noneho ngwino tujyane aho nkorera tuganire neza. hanyuma se wowe wari urangije ibyari bikuzanye se? ntacyo ndagaruka nyuma. narinje kugura itike nyine ndashaka kujya kurangura. ukajya kurangura? ariko urugendo narusubika tukabanza tukanoza gahunda y'imikoranire yacu nkabona kugenda. uri umukobwa bwiza nabibonye. umukobwa bwiza rwose. mama yutana umwereke bitaravamo yewe tebuka. ubonye iki we? uzi ko mwanze yego ko mana umva watinze kuza none usanze bihise we. Bikise nyine ni amakuru mbonye ngo ni umunyamideli nawe Jibril yatuburiye amutwara ngahe miliyoni 12 mama. ni iki se ko ari Jibril ko abatubuza ari benshi? umva banyuje n'ifoto ye maze ariko ntangajwe no kumva bavuze ngo yitwa niba ari yuwani niba ari iki akubanza ari yuwani. nyine abatekamitwe bahinduranya amazina mu rwego rwo kwiyoberanya. ndumiwe ngo hari n'ababa bafite ibyangombwa bitandukanye. yewe iriya ni sipesiyare ariko bakora akazi kabi bagatsinda. mama Jibril akwiye gufatwa kuko ndabona yarigize akarakagera kandi ahabera icyago atuburira abagore gusara ariko arabeshya kuri iyi nshuro azafatwa azafatwa. wenda wasanga atakiri no mu gihugu. ntacyo yavuyemo amatangazo yahise anyuraho ubu wamubona wese yamutanga. uriya munyamideli yashyizeho nimero ya telefone kandi nayifashe nzamuhamagara dushaka uburyo twafata uriya muswa. gatsingo nyamuneka rehema ndakubujije utazahura n'ibibazo. ugeze ute? urumva ndakubujije nakubwiye ko amafaranga ataruta ubuzima. urumva wibuke ko utwite ugomba kwirinda ibigutera agahinda. se ni ibiki? ubwo rero n'ibikwibutsa ibibi byakubayeho ugomba kubyirinda. urumva kwanza zimwe televiziyo. nta kibazo reka nyizimye ariko mama urabizi reka nkubwize ukuri ndakubaha rwose kandi urabizi. ndabizi ariko kuri inshuro ntabwo wamagarika ntuzanabigerageze rwose kuko ntibyavamo. urumva ngomba nanjye kwiyunga ku muntu uwo ari we wese wiyemeje guhiga Jibril. nta mpamvu y'uko yarya ibyo data yabiriye icyuya atazanahindukira ngo nibura namushimire cyangwa se namusabira imigisha iva kuri Allah. urumva ikizambaho cyose nzakihanganira. icyo nzi ni uko ntazacika intege nzashyirwa mubonye. urumva ariko se mwana wawe ndakumva wagiye ureka gufata imyanzuro idakuka koko. ntuzi ko ubugabo butisubiraho bubyara ububwa. ariko nta mpamvu yo gutinya mama kandi cyane cyane zirikana kutwite. ntabwo bafite ngomba kubikora bindimo. nyamara wenda natanatsubiza we yatwaye papa ariko azafatwa arekeraho kugenda yambura n'abandi bakobwa b'inzirakarengane. murezi sawa uzagenda ugerageza urebe. ntabyo kugerageza nzabishobora. uzapfa kwicunga utazahura n'ibibazo gusa. agahinda ntitwagakira tukubuze. mama umva nkubwire rero njye nawe tubivuganye sinshaka ko papa amenya ibyo ngiyemo. nawe yambujije ngo gukurikirana Jibril arambwira ngo mwibagirwe ngo nayo mafaranga nyahebe ariko sinayaheba. reka uzamubwire wowe gusa uzabingiremo umubwire ko ngiye gusura kwa mama kubwa sibyo. none uzitwaza mu rugendo azava he nitutamubwira ukuri. ariko mama nawe ntuzi igihe uzamara bizagusaba gucumbika kwimenyera ibyo kurya. urumva ko bizagusaba amafaranga menshi uzayakura he? biragoye ariko nzayasaba Hamisi ndabizi rwose ntazabyanga ko ngenda azanshyigikira musaza wanjye. ariko musaza wawe amaze iminsi ari gukora amasuku kuri ya nzu ye ntubizi. ndahamya rero ko ubu ngubu nta mafaranga menshi afite. mwana yanjye we ubu nzabigenza gute? ndakora iki mama ko numva ngomba kujyayo? ntacyo ndagushakira impamba. ntiwumva uzagenda wigengesereye rwose humura nzitonda. uwo mwuzukuru wanjye ntazagira ikibazo. nawe ukambwira ibyo ngo abuzukuru wanjye ibyo rwose. mama uyu mwana ndamwanga nanavuga sinzi niba nzabasha kumwitaho. ni uko gukuramo inda ari icyaha. mbabarira rekeraho rekeraho ibyo ni bibi cyane. aya ni amaraso yawe ni n'ayanjye kandi ni igice cy'ubuzima bwawe. ibyo ngibyo urabizi. ariko ni nayo soko y'agahinda kanjye. ikimenyetso cy'ubugome n'ubuhemu bw'iriya nyankaragata ngo ni Jibril gatsinda. uwo mwana ni umuziranenge ariko byumve neza ubizi.
ntiwamuhora amakosa ya se cyangwa yawe, ugomba kumubungabunga kugera avuka. yavuka ukamukunda ukamwitaho, urumva? ntacyo nkwishe. ntiwamenya kera, ntiwamenya yenda ni nawe uzakugirira akamaro. ma kuko ubinsabye nzagerageza, ariko rwose biragoye. si ukugerageza uzabikora. oya, ugomba kubyumva mwana wa. ibyo nkubwira nibyo rwose. uwo mwana mwiteho, bungabunga iyo nda. ntukanatekereze kumena amaraso na rimwe. uwo muvumo ntiwazawukira. yego mama. mwiriwe neza. ni wowe Ariane? yego ni njye. ni wowe twavuganaga mu kanya kuri telefone? ni jyewe. ntutinze. nta mayobera na make ahari, kugera hano ntabwo byangoye. nabonye ni naho abantu bose bakuzi, uwo nabazaga wese yahitaga ahanyereka. aka kazi kadusaba kumenyana n'abantu benshi nyine. umuntu agerageza gusabana, uretse ko n'ubusanzwe njye nsahinda cyane. nibyo? aho ngeze hose mpaba menyanye n'abantu benshi bashoboka. niko nibereye. ni byiza kuko nanjye ndabikunda. uzi ko wamara umwaka ugasanga nta n'abantu 5 bakuzi. nk'uko wabibonye kuri televiziyo rero, nitwa Ariane. nkora ibyo kumurika imideri. uriya musore rero, niba ari umusore niba ari n'umugabo simbizi, witwa Lewis Yuan, yaranshutse antwara amafaranga. uko ndi ngiwe sinakwibwiye. nanjye nitwa Lidi, ndi umuganga, nkora muri farumasi. nanjye uyu mutekamutwe rwose yaranyibye. rero nkimara kubona kuri televiziyo kuri kumushakisha, niyemeje kukwiyungaho ngo dufatanye, ubundi dusubize ibyacu. uzi ko hari abandi bantu benshi bamaze kumpamagara bambwira ko ngo nabo yabambuye. uriya munyagwa ko yibasiye abakobwa cyane. nawe se yabanje kukubeshya urukundo nkanjye? oya, njye nta n'igihe cyari gishize tumenyanye. nyine twahuriye ku biro bya kampani imwe itwara abantu mu ndege. arangonga maze ansaba imbabazi, tuboneraho kuganira. ambwira ko ngaba mu Bushinwa, ko yaraje gushora imari, none uwo bari bagiye gukorana akaba amutengushye kuko hari ibyo atujuje, kandi ngo yaraje azanye amafaranga. nkumva ambwira ko yumva adashaka kuyasubiranayo. nanjye bamusamiye hejuru, musaba ko yashora mu mideri yanjye. mbega umunyamitwe. ubwo rero twazanye hano, turaganira, dusinya amasezerano y'imikoranire. twumvikana ko nibucya azaza azanye amafaranga, namara kuyakira ngahita nkomereza kuri ya kampani itwara abantu mu ndege, kuko nari nasobetse urugendo rwo kujya kurangura. ubwo yahise abyumva ko ufite amafaranga menshi kuko wari umubwiye ko ugiye kurangura. nanjye niko mbikeka. bukeye rero yanzaniye igikapu cyuzuye ibipapuro, ariko hejuru yashyizeho utunote duke tw'amafaranga. ariko afite ibyo yari yasize muri icyo gikapu. kuko nabaye ngifungura ntangiye kurebamo, numva ibintu bimeze nk'umwotsi bingiye mu mazuru. nyuma y'akanya gato numva ndasinziriye. yahise atora igikapu cyanjye kirimo ayo nagombaga kujyana, nuko abura atyo. nkanguka asanga yagiye kare. imbere yanjye hateretse icyo gikapu cyuzuyemo ibipapuro. yibana ubuhanga pe cyane. none Sariya, niba atari ibanga, ubwo yagutwaye nkangaye? miliyoni 12. ego ku mana yanjye. wowe urababaje kundusha. njye yantwaye 5 gusa. nayo si make. wese yakwibye ate? njye yambeshya urukundo, ndetse ubwo ngo twiteguraga no kubana. ntumbwire ko iyo nda ari wowe wayiguteye. ibyinda byo ni inkuru kwayo. ubwo rero yambeshye ko ari kubaka, ansaba kumuhera umuntu amafaranga yo kugura ibikoresho, ngo kuko ubwe yari ari kure. nuko ndaterura ndamuhereza. twaherukanye ubwo aka ni agasuzuguro kabi rwose. akwiye gufatwa akaduha ibyacu. ikibazo abatekamutwe nk'aba ntibaguma hamwe. ubu ntabuze ahandi kure yimukiye, tuzamubona dute? rero hari umusore w'inshuti ye nzi, nkeka ko yamenya aho aherereye. ubwo we n'iki se ko yaba yamubona? wenda n'umutubuzi nkawe cyangwa baranakora. oya kubera iki? akunda abantu baba baziranye gusa. Didiye mbona wari imfura cyane ko anifitiye n'akazi kazwi. n'umubaje. ariko ntugakabye kwizera abantu. ubundi se wabonaga yaba umutekamutwe, wenda ku kazi nako kujijisha. njye ubu nta muntu nzongera gupfa kwizera. wenda tuzapfe kujya hakorera. Didiye azatugeza kuri Dani, ndabizi. ngo Dani? yego, njye muzi nka Dani. ibaze pe. ahinduranya amazina uko ashatse n'uko abyumva.
umuswa gusa. uraho madamaze. Yego sinakumenya ariko nibyo ntituziranye ariko tubishatse ntibyatunanira rwose. nshobora kwicara se tukaganira niba bitakubangamiye? nta kibazo. urakoze cyane rwose. reka nicare hafi y'abanga. hanyuma se baguha kandi gafata ko mbona iyo ugiye kuyimaramo? oya nta kibazo. nyine rindi ndayigurira. naje nitwaje amafaranga ahagije. gusa warukoze. ariko nshya ntukange icyo baguhanye umutima mwiza. niba ikibazo ari uko tutaziranye buriya ngewe ntanakwibwira rwose. buriya nitwa Rora ngewe. nanjye nitwa Mireye. none se ko wicaye wenyine? usanzwe umukobwa mwiza nkawe aba akwiye kugenda ashagawe n'inshuti ze cyangwa n'umwami w'umutima we kugira ngo nasitara cyangwa agatsikira nyine ahita amuramira, si byo se? ubwo mwiza nkanjye. mwiza nkawe rwose. ntabwo mbeshya kandi ushobora kuba wanyibeshyeho. kutese aho ntiwabonye nicaye mu kabari nimugoroba ukagira ngo ndi umwe muri abakobwa bicuruza baza gutegera abagabo mu tubari. ubwo koko ntabwo ari wanyitiranyije? oya rwose. nimero uhamagaye ntishoboye kuboneka rero ishakira ahandi. ngewe nari niyizi hano kurura mu mutwe. sinaje kurya no kunywa iby'ubuntu rero. birumvikana. nanjye ngo ubuntu bwahe ko mubyishyuza nabi ndetse. oya nanone w'inkekera ngiye madamaze. muri bamwe pe uko ufashe ibintu siko biri pe. buriya nanjye nari naje hano kwica akanyota no kurora mu mutwe. nuko nkubonye nkumva umutima wanjye urakwishimiye nyine numva nifuje kukwegera ngo numve impumeko yawe. niba ari byo nta kibazo. urakoze rwose. wumva se hanyuma se nagira utwo nkwibariza? mbaza ntacyo. utuye hafi aha? yego iwacu ni aha haruguru iruhande rw'urusengero. ni byiza. hanyuma se kugusura biremewe? wagenzwa n'amahoro nta kibazo. ntabwo twanga abashyitsi. urakoze cyane ndagushimiye. buriya nzagusura rwose. nibyo kandi humura nzaba ngenzwa n'ineza gusa rega. iyi nabi ibyo ntabirimo rwose. naho ubundi ngewe buriya ndi mushya muri aka gace. burya ntabwo mpamenyereye. ncumbitse hirya hariya hafi y'ikibuga cy'umupira. ndumva twenda guturana. nibyo rwose ntabwo ubeshye. nawe se uracuruza ko bimukira na benshi baba baje mu by'ubucuruzi? nibyo se cyane. hano ubucuruzi buragenda kuko twegereye umupaka. uba usanga nyine bigenda kurusha ibindi byose. nanjye nibwo nikorera. ntiwumva se? ubwo rero babaze neza niba ari bwo waje. urebye nyine sindi umucuruzi ariko n'ibyo nkora bisa nabyo. bisa nabyo rwose. buriya ngenda rwiyemeza mirimo nkaba n'umushoramari ukomeye. urumva umushoramari ugize ute? ukomeye. nibyo koko birasa. nawe urabibona se? ukenewe muri aka gace rero. nibyo cyane. maze rero ushaka uburyo wahera ku mushinga wo kutwegereza amazi. amazi mpamoda kuko hano dufite amazi make cyane rwose. ibyo kiroroshye. yigeho. icyo kiroroshye rwose. hari amavomo atarenze 3 nayo akenshi abadakora kuko nyine amazi aba yakamye. yego se urumva ni ikibazo kidukomereye. wenda byumva kandi shaho tubivuga kenshi mu nama z'abaturage tukabivuga mu nteko rusange tukabivuga mu muganda abayobozi bakakwizeza ko biri gushakirwa umuti ariko amaso agakomeza agahera mu kirere pe. ushaka kudufasha. ntabwo wibeshye rero rwiyemezamirimo ubwo yaje rwose birakemuka byose. buriya biragaragara ko ntibeshye inzira. ni impamvu ntabwo wibeshye. buriya kumenyana nawe ni iby'agaciro rwose. kubera ubu mbonye umurongo ngiye kugenderaho mu bikorwa byinshi nteganya gukorera ino. nibyo. ahubwo uzi n'ikindi ndagushimiye urakoze cyane rwose. urakoze wumve ngo ndagushimiye. ubu noneho
ndakeka wakwemera rya cupa rya fanta si byose warimo rwose yewe uranshoboye pe ntuye ntacyo ubwo ndikoreye ndarinywa rwose oya ringwe niba ashaka guhera ibi ni iby'ubuntu barime ni woroshye rero ni woroshye rwose ariko ni byiza da buriya ngewe ureba nkunda umukobwa wihagararaho cyane. ariko sariya kutwitegereza cyane ni ibiki? ndi kureba ukuntu aka kanya mu mazina nasi rwose munyobeye pe. ntubizi se ko imbuto ari nziza ku mugore utwite kigura zinaryoshye kubi reka mwenda abona atari gusada ariko ubanza mwarazitwariye wayagenda nawe reka nze mbashakire izindi. oya buretse gatoya reka nawe utatwicisha ibyo kurya rwose buretse kugenda. ahubwo si we kumbona umugambi wacu nta na kanunu ko kuwugeraho kwirirwa twicaye gusa turya njye ndumva ntangiye no kubyibuha pe. duhindura uburyo naho ubundi ntacyo tuzageraho. ariko nababwiye ko Didier yadufasha kugera kuri Dani murapinga. murabona tuzakomeza gutegereza ko hagira umubona akabimenyesha Ariane ngo amuhe ibihembo. ese ni umuswa wo kwirirwa yidegembya mu muhanda nk'udafite icyo yikanga. ahubwo si we arahataramenya ko arimo gushakishwa. ntabitekerejeho koko. ariko rero ibyo Didier avuga nibyo rwose. nimureke dushake Didier turebe ko yatugeza kuri iyo jiburire mu gasozi. uraseka Ariya? barakababwira ngawe ariko woherere duseka ubu nacyasitswe n'ukuntu turi gushakisha umuntu umwe ariko buri wese akaba amwita ukwe gutandukanye n'ukundi. ese wavuga niba Jibril Dani Lewis Wan uyu musore ndabona azi ibyo akora pe kumugeraho bizatubiza icyuye. ariko muzi n'ibindi noneho nungutse igitekerezo nitujya imbere ya Didier twese ashobora kuzahita abona ko hari ikibazo akatwima amakuru kuri mugenzi we. mureke njyewe ngende muryoshye aryoshye mubeshye ko yantenda ko nkeneye ko tujya kwa muganga. wenda azagirira mu mwana ntwite ukeneye kwitabwaho no kuzamenya papa we. ubundi ndangira uko nagera kuri Dani. njye simpamya ko iby'umuwo Didier yabishobora. numva umutima unyemeza ko nawe ari igisambo nka Yuwani. ahubwo mureke dushake abashinzwe umutekano baduherekeze badufashe kumukuramo amakuru. ahubwo wowe umva nkubwire dufashe kuko umenyereye hano udushakira abasore b'ibirara nka 3 beza bajyane na Lydia bafate Didier bamujyana ahantu bamubaze kugeza avuze aho umushuti waherereye. oya we oya sha oya ibyo kumugirira nabi byo mubyibagirwe rwose. ngenda muguyaguya muteri muwe umva ndabiza arambwira. oya njye nditwaza abashinzwe umutekano mwese ndumva inzira mushaka kunyura zitafututse kandi rwose ngomba kubona uyu mujura mu maguru mashya kuko umva uzi ko ubusa n'utari gukora imirimo yanjye iracumbagira kuko yatwaye igishoro hafi ya cyose nkomeje gutinda rero nazashiduka nakinze ngasubira ku isuku. umva mbese twebwe sugira ngo nubwo inari heza twaje mu butembere natwe ibyacu byarahagaze kuko yadutwaye ibyadufashaga kwikusanya. wakabimenye se nyine rehe haguruka dukora icyatuzanye. nyitondesha ndumva ngishonje. kuko marangi bajya kuzana izindi nanasi yatwemereye indi nanasi none niyo yazanye ndakomeza kwirirwa nzenguruka n'inzara se nikubita hasi kubera ise rero uranyegura. gabanya indambi nusoza ndaza kukugurira ibiryo ariko haguruka tugende tureka gukomeza gutinda ahangaha bitanarangira na Didier nawe tumubuze. haryo Didier wakora ibiki niba atari umutekamutwe nka Dani se mushingira kukimuhamya ko aza ahaherereye. Didier arabaza ni Dani wampuje nawe ngiye gukoresha igitanda. ambwira ko ari inshuti ye ko banavuka hamwe. Dani niwe wamuzanye mu mujyi abonye hari imikorere uti iwabo ku ivuko. none se niba yarakoreraga iwanyu ngubu yageze n'ahati. ibyo byo wenda si ikibazo cyane iyo hamwe imikorere itameze neza ujya gushakira ahandi. ahubwo wizeye ute kwaza aho twasanga uwo mushenzi w'umutubuzi? simbyizeye ariko twapfa kumubaza hari ubwo amahirwe yadusigera rwose tugasanga hazi. ariko nibyo wiriye mu nzu ntadapfunda imitwe twapfa kumubaza tukumva we ahubwo si we aherereye. ese ni wowe ni karibu. sitare urakoze cyane rwose. hanyuma se amakuru y'iminsi amakuru y'iminsi ni meza ariko se banza wicare. wamugane icara nicare wamugane naho ubundi urebye turi aho
hanyuma se ko mudusuye bwije ni uko ku manywa nari ndi mu kazi nawe kandi nkeka ko utari uhari ntabwo nari mpari kereka niba uyu munsi utagiye gushakisha ntasiba wumva se ariko se ndakosheje kuba ngo usuye bwije yewe ubusanzwe ntabwo nkunda kugira abashyitsi aya masaha nibyo abo tumenyeranye bose barabizi ubwo nawe nyine ubimenyereho aha ndabyumvise ubundi izi saha mba ngeze hano naniwe birumvikana hanyuma nkiyuhagira agakora utuntu tworoheje two kugira ngo igifu kitarara gisya ubusa hanyuma nkaryama nkaruhuka yego ariko nyine ubwo utari ubizi ntacyo ndakwihanganira irya none reka nkubwize ukuri rero buriya ntacyo ubutaha rwose nzabyitwararika uzabyitwararika ariko se ko no ku manywa uba uri mu isoko ubwo wagukenera yagusangayo koko byaterwa n'icyo nshakira kibaye atari ibanga waza unkorera tukakiganira ubaye wumva bitavugirwa mu ruhame ubwo nyine wategereza ku cyumweru mvuye gusenga ukaza tukabiganira turi twenyine biragoye se kuko ubona ari ingorabahizi pe kugora gusa si ahubwo ariko nyine kuko mba ngukeneye nzagerageza ngendere ku mategeko n'amabwiriza yose uzaba ariko njye mbasha kukubona uba ushaka kumbona kenshi se bundi kenshi gusa se ahubwo ni uko bidashoboka naho ubundi buriya nakwifuza kukubona buri munsi cyangwa se tugahorana ntumve iruhande nijya nyamara ubwo se numva ibyo byashoboka koko kitashoboka n'ikizi nabayeho wazagera ukandambira kare we nkurambirwa yawe sengeye koko beshya rwose sinakurambirwa bibaho ni ukujya nkomeza nitegereza ayo maso yawe meza ameze nk'amadirishya yerekeza mu mutima wawe mwiza uharaza ubupfura n'ubwitonzi urumva neza najya mpora nitegereza iyo nyenya yawe nkarangarira uburanga bwawe simbona umwanya wo gutekereza ku binkikije uri mwiza si ibanga pe urumva wujuje byose umuntu yakwifuza ku mukobwa aho aherewe umunyamahirwe uzakwegukana ukamubera nyina w'abana pe burya si umusizi mwiza gutyo ngewe se urabona warasinzirije impano da aho kuba umushoramari wari kuba umuhanzi yego n'ubusanzwe ku bisigo sinaba uwa nyuma ariko nuhaba ntacyo abiziho imbere yawe sengeye ko kubeshya inganzo yamutombokana ndetse ntikame ntabwo nkubeshya pe ntabwo nkabya uko uteye kwawe kwihariye uwabivuga bwakwira bugacya wenda agasubika ananiwe mbese njye biba byandenze icyakora umpaye uburenganzira ikindi ku mutima nakerekana nifashishije ibikorwa kuko amagambo yose nayabona ahagije rwose ntabwo nkubeshya ujuje ariko ubundi wabuze iki kugenza ukareka gukomeza kuzenguruka uca hirya no hino erega buriya ndakeka n'impumyi yabasha gukabaka bikabyumva ko ngukunda byahebuje buriya se wowe utegereje ngana icy'ingenzi si ikindi buriya rwose pe ni ukugusaba umubano nkundire kandi rwose kiri ku mutima ndabikubwiye rwose ndabikubwiye rwose wabimbwiye rwose wabivuze mu magambo kandi humura nabyumvise ni igisubizo rero rwose rero igisubizo ntabwo ari icya nonaha kandi usigaje kubingaragariza mu bikorwa mu bikorwa ubwo nyine nibwo nzamenya umwanzuro mfata nyuma nzaguha igisubizo reka nkubwize ukuri kuba unyemereye ko mbikugaragariza birahagije nibyo ibyo birampagije pe rero ubwo nimpabwa igisubizo kitanyuze ninjye nzaba ninaniwe ariko ndizera ko utazangaya pe ikikugenza nacyumvise kandi nanjye nagusubije noneho wataha ukareka nkaruhuka ariko uzi ko ntari nzi kuri ikigwari gutyo rehe ubwo koko urabona
utansabye mu nama oya si ubugwari ridi nta yandi mahitamo mfitemo rwose nimugerageze mu nyuma fashe genda tukumva ibiki ubu si byo twiyemeje tubigezeho ko twari tugize amahirwe tukamenya aho dushaka aherereye nubwo ntizeye neza ukuri kwa Didiye wasanga yatubeshye ngo akunda abone tumuva imbere none ubwo uri kudusezera ujya he aho Didiye yatubwiye niho Jibril ari rwose nanjye ndabizi n'ikimenyemenye ejo nagiyeyo ndamwibonera n'amaso yanjye mwese niwumva ko insinzi turi kuyikozaho imitwe wanjijiwe tukaba turi hafi gucakira uwo mujura ngo adusubiza yacu none utewe n'iki gushaka kudusiga sha nibirebire ntiwabyumva gusa nyine nge sindara hano uraragwiki ubu mama arahangayitse kuko ntazi yondi n'ukomerewe fese widucurika twese ukeka ko ntabo dufite baduhangayikira ariko byose turabyirengagiza kugira ngo tugere ku ntego twihaye si ibyo mwigereho rega simba bujishe nayanjye muzayafate muyigabanire rwose akoze ubwo kuko ugiye hereye kuki urambuye kandi twari tugeze ku iherezo ry'inzira koko hari icyo mutazi reka mbabwire njye sinaje kureba Jibril kubera amafaranga ngwiki none waje kureba iki kindi urukundo ahakoze kuba muzima urukundo se urabizi ko arugira ko abayishakira babeshya ngo abone uko abiba wenda ntarufite ariko njye ndarufite ngiye kuko mana yanjye akose ndamukunda nubwo yanyeretse ko atankunda by'ukuri ariko njye ndamukunda none se ko wumva ubizi ko atagukunda ubwo uramaranira iki yegura numvaga nshaka guhuza nawe amaso nkamubaza impamvu yansize nkamubwira ko nkimukunda ndetse ko mutwitiye nibwiraga ko ahari yangarurira agatima hanyuma uje gusanga bidashoboka ko yongera kukuyumvamo se ntibishoboka Jibril afite undi mukobwa yakunze atari bimwe by'imitwe ndetse namwiyumviye amubwira ko yifuza ko babana akamubera umugore ibyo se byahirwaga mbwira namubwiye ko nwita inda ye arambwira ngo niyigeze ankunda cyakora umwana we aramwemera ngo azajya ampa n'ibyo nkeneye byose ariko ku bana bye ntibyakunda ibyo ndabyumva none se wakwihanganye nibura tukareba ko yadusubiza na make ukareka kubura byose yegura oya nta mbaraga nabona zo gukomeza kureba Jibril ari kumwe n'undi mukobwa we yego kumara yagiye ndagiye rwose ndagiye amafaranga si yampa umunezero nifuza uwo nakunze ndamubuze nta n'ikindi numva kinshishikaje izi nizo bita imbaraga z'urukundo se cyangwa n'ubusazi njye ndumiwe umuntu akubeshya gutwara amamiliyoni hanyuma nubona uburyo bwo kumufata utangire kuzana amarangamutima Ariya reka guta umwanya kuri uwo mugore ndabona yanasaze si gusa mureka akomeze ibye abagira iyo bajya baragenda ngo ntabwo dushaka uko twageraho danari tudatinda tugasanga naho yahimutse ariko rehe umugabo utisubira ko bubyara ububwa washyizeho amarangamutima ku ruhande ukaza tukajyana gufata uwo mujura yegura ndi umutima utankundira gufungisha se w'umwana wanjye we nutanabikora twe turabikora rwose ntacyo uramira nyura hano tugende agusubiza amafaranga ya papa wawe izo nkundu uzazijyana ahandi ariko se wari uwo mugore atadukerereza koko ubabajwe n'amafaranga yase kumurusha tugenda ugaruza yawe uwo wasanga n'ubundi wawe bafite menshi ahubwo sinzi n'icyamuzanye kandi wumva atarakeneye amafaranga ngo yashakaga urukundo ma rubanda banashirika ubuti kujya gushakira amata ku kimasa cyakora murashoboye ngaho mushi tugende ako njye ntacyo ndi buvuge ubundi se wegiraga ibiki ihute se uzaba ukimbagira barakoze ndananiwe Lora ndakumva mbabare ntumbwire ngo amaguruke tubyine ndinaniriwe nanjye sinshaka kubyina ahubwo ndifuza ko twicara hamwe utuje hari amagambo akomeye nifuza kukubwira aya magambo ko numva nteye ubwoba Lora humura ngaho mbwira ngo uteze yombi urakoze cyane mbere ya byose rero nagira ngo nkwibwire neza kunyibwire n'igihe tumaranye cyane ndakuzi bihagije pe kiburire buriya rero ukeka ko ndi batandukanye cyane nanjye w'ukuri kwiki kukize mu rujijo se ndarugukuramo ariko urinde se ubundi buriya sinitwarura nk'uko nabikubwiye ngewe nitwa Ruremesha kandi sinigeze mba rwiyemezamirimo cyangwa umushoramari nk'uko nakubeshya kuki mbabarira pe ntega amatwi ariko mana yanjye burya wambeshye byinshi wa
ubu sinakwizera nte ko noneho uri kumbwiza ukuri. ndakubwiza ukuri nyamara ubundi se wari wambeshyeye iki? niyo mpamvu nakubwiye ko ibyo ngiye kukubwira bikomeye nkanagusaba kubanza gutuza. Mana nyagasani, ngaho mbwira nditeguye. wihangane ntubabara ariko kandi ntutungurwe. Yego ndihangana. sindi imfubyi nk'uko nabikubwiye. Yego akanakumiro noneho. reka amatwi ari kunyumve. ngewe buriya mfite ababyeyi ndetse n'abavandimwe. yewe yego ndumva ibyo wambwiye byose ari ibinyoma. harimo kimwe cy'ukuri ni uko ngukunda, ni nayo mpamvu niyemeje kukubwiza ukuri umenye neza. ngaho komeza umbwire numve. buriya sindi umushoramari, sindi na rwiyemezamirimo nk'uko nabikubwiye, ahubwo ndi umutubuzi. uvuze ngo uri kirora? uwo ni we nge nabeshyaga abana b'abakobwa mbona bafite amafaranga, nkababwira ko mbakunda, bamara kunyizera nkabatekera imitwe maze nkabatwara amafaranga nkigendera. aha ni munyumvira rwose. ubwo nanjye rero ntumwunda. mu by'ukuri nakwiyegereje ngira ngo nkwibe nk'uko nabigenzaga ku bandi bose, ariko mu gihe ngitekereza uburyo bwiza nakoresha ngo ngucucure nisanga naguye mu rukundo. uretse gusa kuba nananiwe kuguhemukira, sinifuza no kuba nagira n'undi mukobwa ntwara ibye, ndetse nawe natwaye ibyabo rwose niteguye kubibasubiza. ubuserora nkwizere. nyizera ibyo nkubwira ni uko. nkwizere nte ko wabeshya atabeshya rimwe. n'ubu sinzi niba ibyo umbwiye ari ukuri, ubwo ntumbeshya rwose. nakubwiye ngo nyizera, kuri iyi nshuro nkubwije ukuri gusesuye. gusesuye rwose. none ikiguteye kunyibwira wese ni iki? buriya ikinteye kukubwiza ukuri ni uko nshaka kureka ibi byose nakoraga, ngashaka umwuga utankoza isoni, utabangamira abandi, kandi umwuga utabujijwe. ndifuza kubaho nisanzuye, ntikanga, ntihishahisha. ikiruta byose ndifuza ko wakumva utewe ishema no kuba umukunzi wanjye. intese rwose. ibi byose mbikubwiye nshaka kubohoka, ngira ngo numve ko nirekuye, nta kintangira, bityo urukundo rwacu ntihazagire ikiruzanamo inkomyi. ni igitangaza koko. nta gitangaza kirimo. ndakumva rwose. uranyizeza ko utazongera guteka imitwe? ndabikwijeje rwose. uvugishije ukuri? ukuri kuzima rwose kandi gusesuye, ndetse nabo natuburiye ndabasubiza ibyabo. urumva neza pe, ntabwo nkubeshya, kandi ngiye gushaka ibyangombwa mbe nkora tagisi. urumva mu gihe ngishaka ubundi buryo bw'imibereho rwose singiye gukomeza kubaho ubuzima nk'ubu, hato ntazakubaza cyangwa nkakubura. nibyo rwose. cyakora biranejeje cyane kuba ntumye uhinduka. ndagushimiye nanjye. kandi rora nako ruremesha. ruremesha rwose. nanjye nkwijeje kugukunda urutavangiye. ntiwumva se urakoze di, ahubwo mpobera shaka. mube mwese ibyo guhobera neza. afande niba yakera afande mwese muje mute? abapolisi. wambwiye ko yitwa amazina se ko buri wese avuga amubwira iryo abonye. yitwa ruremesha. iryo zina ryanjye rwose. afande rwose mbabarira, narahindutse ubu ngubu rwose sinkigendera mu nzira mbi rwose. n'ikimenyimenyi rwose ibyangombwa byanjye rwose by'ukuri ngibi rwose. bimwereke neza sheri. birebe ngibi rwose. ntiwabibonye? ndabona yitwa rwose sinzongera kugira umbeshya rwose. cyane amatakira ngo hirya se ntasubira tunyukana niba kujyana bagukamira umupira wanjye. ariko rwose sheri wanjye aravugisha ukuri, mushatse mwamwumva ntabwo ari igisaza. ibyo yadufashe ibyo yambeshye ni byinshi. nta kuri kwa muturukamo yaremye mu kinyoma. ibi ni ikirango. ni ukuri rwose. nyuma yo guhura na Mireille urukundo namukunze rwarampinduye rwose. usingira umutekamutwe rwose. afande birebe ntabwo nkiri umutekamutwe rwose. rwose ntabwo ababeshya rwose. reba nashatse n'uruhushya rwose rwo gukora tagisi, ngiye kujya ntwara abantu mbeho ubuzima busobanutse rwose. afande uko kuri kwawe ntawe kwitayeho. none mbwira nyanya amafaranga yanjye ibyo bindi ujye kubibwira inka nyabugogo. ariko yavuze ko utamunika. mva mana yanjye
muniga naguha amafaranga yacu ni mugore rwose sinyafite yose amafaranga ntabwo nyafite yose nakoreshejeho make nakoresheje nyenyenyenyenye wayakoresha agasara yawe wamutindi we harayo wavunikiye wasanga nawe gutema imodoka usanga ugiye kudutwaramo abagenzi wasanga ari nawe uvuze wagutema iyo modoka ugiye kudutwaramo abagenzi njyewe 5,000,000 nzibone urabarebesha ubundi yakoresheje atarata uyu uri kumuvugira nta rukundo yigirira ni itufu yitwaza ashaka kwiba abantu gusa uri mwiza kurenza rehema yateye inda niko mukozi uraruta uyu nguyu Lydia urabona ndakwita iyo nda rwose ya Lydia ariko sinjye wayimuteye rwose naho rehema we rwose twumvikanye ko nakubwiye utongera kuntungira indurwo rutoki nka ruci urangiza amafaranga yanjye nigenda bisigare wikuzagura nawe bose nawe ubonye n'uyu nguyu ni akazi ndabona atanakeye tuza twumve ibyo bavuze kureba hari inote gusa wagira ngo ziraguhumura mutuze buri wese ntihagire umuntu wongera kuvugira na muntu kandi ibyo kurwana bihagarara sibyo kwihanira ntabwo byemewe ntihagire umuntu wongera gushaka kurwana nimureke tumushyikirize ababishinzwe ibyaha n'ibimuhama azahanwa n'abasubiza ibyanyu turumvikana azajya kumurana rwose nimumbabarire ubu turi iyi modoka ndayisubiza rwose bishyura yanyu nibyo rwose ntabwo sheri wanjye ababeshye nibyo ahaburaho nanjye ndayamwongera ariko ntimugeze mu nkiko ariko se nimutuze ibyo kuvuga ngo bamureke ntabwo birimo agomba kugezwa imbere y'ubutabera tuza gato mukafunga ibintu byo kumureka kwaba ari ugushyigikira ubwambuzi bushukana afande rwose ureke tubikemure ku neza rwose ariko ku neza umva rwose ugera hano nkwereke nyura hano murantwaye bampuwe ku mutima w'igihugu ndamukurikira ariko njyewe ntabwo muvi inyuma atambaye murajyanye afande tugende. muri uyu mukino mutima w'igihuhwe wanditswe na Muhorakeye Viviane mwumvisemo Jibril mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Rehema mwakiniwe na Iranzi Denise, Mubaraka mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Hamisi mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Polisi mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Lydia mwakiniwe na Mugeni Aime, Mukamana mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Didier mwakiniwe na Hirwa Eric Jovial, Ariane mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Mireille mwakiniwe na Karangwa Liliane, naho Zainabu mwamukiniwe na Mukamusoni Josephine. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugira ijoro ryiza. Ikinamico.